Ifaranga koranabuhanga cyangwa se iryitwa digital currency rigiye gutangira gukoreshwa mu Rwanda bitarenze 2026. Kuri ubu rero harimo gutegurwa amategeko na politike byihariye bigomba kugenga ikoreshwa ry'iri faranga. Abasesengura ubukungu bakavuga ko ari amahirwe menshi ku gihugu kuko bizafasha no guhanga imirimo mishya. Turashaka ko iryo faranga koranabuhanga ari ifaranga koko zaba ritanga umutekano usesuye kandi tubona ko rigirira akamaro abanyarwanda, cyane ko ari ibihugu nabyo ubu byatangije iryo faranga koranabuhanga guhahirana bikaba byakoroha byihuta kandi bidahenze. Kandi ubu bihugu bigeze kuri 86 birimo biragerageza cyangwa se bikora ubushakashatsi kuri iryo faranga koranabuhanga, tukagenda nabo badusangiza amakuru y'aho bageze. Tumva rero nk'u Rwanda kuba turi already muri ibyo bihugu ni ikintu gishimishije. Ikindi muzi ko hari n'umushinga wa e-cash wo gutuma amabanki ndetse n'izi company za mobile money zose zihurizwa hamwe ku buryo mwabonye ko ubu umuntu ufite telefone cyangwa sim card ya MTN cyangwa mobile money wallet ya MTN yohereza amafaranga kuri Airtel nta kibazo, ndetse n'amabanki izi service twisa push pull aho uvana amafaranga yawe ku mabanki ukayashyira kuri konti yawe ya mobile money, nabyo birakunda. Turagira ngo rero ibigo byose bihurizwe hamwe, akaba ari umushinga tubona ko uzatuma izo service z'imari zishobora kwihuta. Then there's this push towards a solely digital currency that's happening. A central bank digital currency is the ultimate tool of control. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangije gahunda yo gutanga indangamuntu koranabuhanga, aho ku ikubitiro habanje igikorwa cyo gusuzuma no gukosora amakuru asanzwe abaruye kuri buri muturage kuva ku mwana uvutse. Irangamuntu izaba itandukanye kuko izahabwa abantu bose, izahabwa kuva umuntu akivuka kugeza ubuzima bwe bwose, kandi ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, bivuga ngo ntabwo itakara, wikoresha ahantu hose igihe cyose, ukemeza amakuru yawe ukoresheje ibipimo ndangamiterere byawe. Uyu munsi turi hano muri Expo, ariko mu minsi iri imbere ya vuba tuzagera mu gihugu ahantu hose, mu mirenge no mu tugari, aho abantu bose bazashobora gukora kwemeza amakuru yabo no kwifotoza kugira ngo bahabwe irangamuntu koranabuhanga. The World Bank's pursuit of a digital ID is deeply disturbing. They say they want to use this technology to make life easier, but at what cost? By having access to our biometric data, the World Bank gains the power to track and monitor the entire population, a godless global entity using technology for total control over its citizens. And just think about who we're giving this power to. A globalist organization that has already demonstrated their disregard for national sovereignty and individual rights. Do we really want them controlling every aspect of our lives? Bumwe mu buhanuzi bw'ingenzi cyane kandi bureba ababayeho mu minsi y'imperuka ni ubwanditswe n'umuhishuzi Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe buvuga ku mubare 666. Ubu buhanuzi bumaze igihe kirekire cyane busa nk'ubwiru, yaba ku basenga n'abadasenga, ariko by'umwihariko ubusobanuro bwinshi butandukanye kandi buvuguruzanya bwagiye butangwa kuri uyu mubare 666, byatumye kino kibazo cyo kutamenyekana k'uyu mubare kirushaho kwiyongera cyane aho kugabanuka. Bibiliya iravuga ngo ibihishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka kugira ngo tubimenye. Uyu mubare nawo kuko uri mu gitabo cy'ibyahishuwe, turasabwa kuwumenya no kuwusobanukirwa neza, by'umwihariko ku bwoko bw'Imana bwo mu minsi y'imperuka. None uyu mubare 666 ni uwuhe kandi ubarwa ute? Ikirenze ibi, ko mu gitabo cy'ibyahishuwe tuhabona neza ko uyu mubare nawe ari kimwe mu bibuza abantu kugura no kugurisha, mbese uzabibabuza ute? Ibisubizo bya bino bibazo byose hamwe n'ibindi bibazaga kuri uyu mubare 666 tugiye kubisubiza muri kino cyigisho, kandi dukoresheje gusa ibyanditswe byera. Nuko mubane natwe kandi musengera mu mitima yanyu kugira ngo kubana n'Umwuka Wera, we musobanuzi mukuru w'ijambo ry'Imana, kugume kuri twe kugeza ku musozo. Connection established.
turabasuhuje mu izina ryiza ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe mwese ubwo tugiye kurebera hamwe iby'uyu mubare 666 muri iki cyigisho. Tudatinze tugomba kuzirikana ko kubera ko iyi ngingo itatanzweho amakuru menshi mu byanditswe byera, ikaba idafite nk'imirongo myinshi yayivuzweho, biraza kudusaba ko buri jambo ryose riri muri buri somo rivuga kuri uyu mubare turisuzumana ubwitonzi, tukamenya icyo risobanura mu by'ukuri, ndetse haba hari n'umwimerere waryo tukawureba kandi dukoresheje amagambo y'ibyanditswe byera gusa, kugira ngo tubashe kubona ubusobanuro nyakuri. Kandi niba twizera ko ububasha bw'ijambo ry'Imana buri hejuru ya buri gitekerezo cyose, no hejuru y'ubuhanga bwose bw'abantu, ndetse no hejuru y'ibyo umuntu wese yibwira byose, ni byiza ko nitubona ubusobanuro buhuje n'ijambo ry'Imana ariko wenda butandukanye n'ibyo twe twari dusanzwe twibwira cyangwa tumenyereye, duhitamo gusa icyo Imana yavuze. Intumwa Petero yabivuze mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19, aho yanditse ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe byera bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Duhereye kuri iri somo hari icyo twarikuramo igihe twiga ingingo nk'izi z'ubuhanuzi. Ingorane zikomeye zisa nk'izi intumwa Petero yatuburiraga zo gushaka gusobanura ubuhanuzi uko umuntu wese yishakiye, ni nazo zakomeje kugaragara cyane ku busobanuro bw'uyu mubare 666. Bityo rero kugira ngo tuze kwirinda kugwa muri ako kaga, mureke muri uyu mwanya turebe ubusobanuro bw'uyu mubare dukurikije ubushake bw'Imana, ni ukuvuga ijambo ryayo atari ubushake bwacu. Tugiye gutangira dusoma amasomo 3 yose yo mu byahishuwe avuga kuri uyu mubare 666, kandi aho ni mu byahishuwe mu gice cya 13 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Haranditse ngo, itera bose. Hano haravuga inyamaswa ya kabiri, ariyo ubu tuzi neza ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Muri iri somo havuzwemo ibintu bitatu bizabuza abantu kugura no kugurisha. Icya mbere ni ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi turabizi neza ko ubu ari ubuhanuzi bw'igihe itegeko ry'icyumweru rizatangazwa ku gahato bihereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikagera ku isi yose. Icyo gihe ukumvira iryo tegeko mu cyimbo cyo kumvira iry'Imana bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Icya kabiri kivuzwe muri iri somo ni izina ry'inyamaswa, naryo tugiye kureba. Noneho icya gatatu kivuzwe ni uyu mubare w'izina ry'inyamaswa, kandi ubwo ni ya nyamaswa ya mbere ivugwa muri kino gice, kubera ko ari nayo ifite kino kimenyetso, ari y'ubupapa. Hanyuma iyi nyamaswa ya kabiri yo ikaba ari nk'umukozi gusa ufashe iyi ya mbere gutuma bino byose bishyirwa mu bikorwa. Kubera ko uyu mubare wiswe umubare w'izina ry'inyamaswa, ubwo birumvikana ko kugira ngo tuwumenye neza tugomba kubanza gusobanukirwa ibi bintu bindi bijyanye nawo, ni ukuvuga izina ndetse n'inyamaswa. Kandi ubwo iyi nyamaswa yo tuyizi neza iyo ari yo ntituri buyitindeho, ndetse no ku kimenyetso cyayo nuko, ahubwo tugiye kureba ku kindi kintu gisigaye kiri butubere urufunguzo rwo gusobanukirwa uyu mubare, aricyo cyitwa izina ry'inyamaswa, ari naryo rituma uyu mubare 666 uryitirirwa ukitwa umubare w'izina ry'inyamaswa. Ubwo ibyo nitubimenya turahita tubona neza n'uyu mubare uwo ari wo, ndetse n'uko ubuza abantu kugura no kugurisha. Muri Bibiliya cyane cyane mu buhanuzi, ijambo ryose rivuzwemo riba ari imvugo shusho ifite icyahagarariye kandi isobanura. Bihinduka akaga gakomeye cyane rero iyo dushatse gusobanuza aya magambo y'ubuhanuzi ibintu bigaragara, wenda urugero nk'ikimenyetso cy'inyamaswa kikitwa ikintu kigaragara, ibyo turabizi ko atari byo. Uko ni nako bimeze ku bindi birango by'ubuhanuzi birimo nk'iri zina ry'inyamaswa ndetse n'uyu mubare. Duhereye rero kuri iri zina, iyo ijambo izina rivuzwe mu buhanuzi
buhanuzi no mu ijambo ry'Imana muri rusange ni ikigereranyo cyangwa imvugo shusho yo kugaragaza imico ya nyiraryo. Urugero, igihe Yakobo yibaga umugisha wa Esawu, maze Esawu yaza gusaba se Isaka uwo mugisha, akamubwira ko Yakobo yawutwaye. Mu magambo uwo musaza yasubije Esawu aboneka mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 27 ku murongo wa 35 kugeza ku wa 36 haranditse ngo, aramusubiza ati, ubwo ni Isaka wabwiraga Esawu? Aramusubiza ati, murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Esawu aramubwira ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri ndiganya, yankuyeho ubutware, dore none nkuyeho n'umugisha. Muri iri somo izina rigaragajwe nko kwerekana imico y'umuntu ko Yakobo yari umuriganya, ndetse n'igihe Imana yahinduraga izina ry'uyu mukurambere Yakobo ikamwita Isiraheli, kwari ukugira ngo igaragaze ko imico ye ya kera yahindutse, ko atakiri umuriganya ukundi. Muri Matayo igice cya 1 umurongo wa 21 naho haranditse ngo, azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ahangaha izina Yesu dusomye muri Bibiliya ko kwari ukwerekana imico y'uwo nyiraryo cyangwa se icyo azakora, kwari ugukiza abantu ibyaha. Ubwo igikomeye kuri iri zina rero ntabwo ari inyuguti zigize ijambo Yesu ubwazo, nubwo nazo ari ingenzi cyane, ahubwo igikomeye ni umurimo w'icyo iryo zina rihagarariye, ari nayo mico ya nyiraryo, kuko ariyo rishushanya. No ku murongo wa 23 w'icyo gice haranditse ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, aziyitwa Imanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Aha naho turabona ko muri Bibiliya izina rifite umumaro umwe gusa wo gusobanura imico cyangwa se icyo uwo muntu ryitirirwa akora. Igihe Yesu ubwe yavugaga mu bitabo by'ubutumwa bwiza bitandukanye, nko muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 9 ati, muzangwa n'amahanga yose abohora izina ryanjye, ntabwo yari asobanuye ko abantu bose bitirirwa Kristo, ni ukuvuga abakristo barenga miliyari 2 batuye mu isi ubu ngubu, ariko bose bazagerwaho n'akarengane nubwo bose bitirirwa izina rya Kristo. Ahubwo yari asobanuye ko abantu bose bemeye kwakira imico nyakuri ya Kristo binyuze mu kwihana no kubabarirwa ibyaha byabo, bakakira gukiranuka kwe, ari bo bonyine bazangwa n'amahanga yose, kuko ayo mahanga atifuza imico ya Kristo. Aha rero naho izina rirongera kugaragaza neza ko risobanuye imico y'umuntu. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 14 umurongo wa 1, umuhishuzi Yohana yeretswe abantu 144 bafite izina ry'Imana n'izina rya Kristo mu ruhanga rwabo. Haranditswe ngo, nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 144 bafite izina rye n'izina rya se ryanditswe mu ruhanga rwabo. Tuzi neza ko ijambo uruhanga mu buhanuzi risobanuye ibitekerezo cyangwa mu bwenge. Ubwo rero ubu buhanuzi bw'abafite izina ry'Imana n'izina rya Kristo mu ruhanga rwabo bwerekana ko aba ari abantu bakiriye imico y'Imana uhereye mu bwenge bwabo kubw'igitambo cya Yesu Kristo, maze iyo mico ikagaragarira no mu bikorwa byabo kubwo kubana n'Umwuka Wera buri munsi. Ahangaha nanone izina rirongera kwerekana imico ya nyiraryo, ndetse no muri Bibiliya yose muzagenda mubona ko buri zina ryose ryitiriwe umuntu ndetse n'iryitirirwaga ahantu ryabaga rigambiriye cyane cyane gusobanura icyahabereye. Ubwo rero mu buryo budashidikanywaho, iyi izina rikoreshejwe mu buhanuzi ntabwo ari ikintu kigomba gusobanuzwa ibintu bigaragara nk'inyuguti z'izina runaka abantu bashobora gufata bakaziteranya zikabyara umubare runaka, ahubwo izina mu buhanuzi risobanuye imico ya nyiraryo. Niba ibi tubonye ariko bimeze ku busobanuro bw'ibiri ku ruhande rw'Imana nk'uko tubisomye, ubwo ni nako bimeze ku buhanuzi bwose buvuga ibyerekeranye n'inyamaswa, kuko ibyo ngibyo ni icyiganano cy'iby'Imana. Muribuka ko turi kureba ikintu cyose mu bigize uyu mubare w'inyamaswa. Bibiliya yatubwiye ko uyu witwa umubare w'izina ry'inyamaswa, kandi bibiri muri ibi ngibi kuko tumaze kubimenya neza ibyo ari byo, bityo rero tugiye kubisimbuza ubusobanuro bwabyo. Ubwo ijambo umubare w'izina ry'inyamaswa birasobanuye ngo ni umubare ugaragaza imico y'ubupapa. Iki kintu tukizirikane cyane. Ubwo ikibazo gisigaye hano rero ni ukumenya uyu mubare uwo ari wo. Muribuka ko twabonye ko amagambo yose akoreshwa mu buhanuzi aba ari imvugo shusho zifite icyo zihagarariye. Nk'ikimenyetso turabizi ko gifite icyo gihagarariye, izina naryo tumaze kubona ko rifite icyo rihagarariye. Niba bino ariko bimeze kuri ibi byombi, ubwo ni nako bimeze kuri kino cya gatatu ari cy'uyu mubare. None twakwibaza ngo ni iki Bibiliya ivuga ku ijambo umubare muri rusange? Mbese muri Bibiliya ko tuhabona imibare myinshi itandukanye, icyaba cyaratumye iyo mibare yose itangwa ni igiki? Ibi nabyo nitubasha kubibonera ubusobanuro mu ijambo ry'Imana, birahita bitworohera cyane gutahura uyu mubare w'inyamaswa.
mbere y'uko tureba kuri ubu busobanuro bundi nzi neza ko bushobora kuba bushya rwose ku bantu batari bakeya, ndagira ngo ngire icyo mbanza kuvuga ku busobanuro twari dusanganywe bw'uyu mubare 666. Benshi dusanzwe twizera yuko uyu mubare uboneka mu ijambo Vicarious Filii Dei, arizo nyuguti ziboneka ku ngofero ya Papa zisobanuye ngo umusimbura w'Imana ku isi, kandi koko iyo uziteranyije ukoresheje imibare y'Ikiromani zibyara uyu mubare 666. Nubwo buno busobanuro mu ruhande rumwe ari ukuri kandi bukaba bwaratugiriye umumaro mu bihe bitandukanye, ntabwo buhagije mu gusobanura buri kintu cyose Bibiliya ivuga kuri uyu mubare 666 ku mpamvu zikurikira. Iya mbere, twasomye neza muri Bibiliya ko umubare 666 ari nawo mubare w'izina ry'inyamaswa uri mu bintu bitatu bizabuza abantu kugura no kugurisha, kandi ibyo byanditswe mu ijambo ry'Imana. None niba buno busobanuro bushingiye kuri Vicarious Filii Dei ariyo magambo aboneka ku ngofero ya Papa, aribyo uteranya bikabyara 666, bubaye buhagije mu gusobanura uyu mubare w'inyamaswa, ubwo twakwibaza ngo mbese buri muntu wese mu isi muri icyo gihe cyo kubuza abantu kugura no kugurisha azajya agira Roma kwa Papa bamuhereza iyi ngofero ya Papa yanditseho aya magambo, maze ayijyana yerekane ku isoko cyangwa ahandi agiye kugura no kugurisha, narangiza yigarure ayihereza undi nawe ayijyane ku isoko agure kandi agurishe, agaruka ayihereza undi, gutyo gutyo, kugira ngo ubuhanuzi bw'uyu mubare busohore bwo kwemerera abantu kugura no kugurisha, ari nako buza abatawufite. Ubwo ni ukuvuga abadafite iyo ngofero ya Papa. Igisubizo ni oya, kuko ibyo ngibyo namwe murumva ko bitashoboka. Icya kabiri twamenya ni uko iyi ngofero ya Papa yanditseho aya magambo Vicarious Filii Dei iheruka kwambarwa bwa nyuma na Papa Paul wa gatandatu mu mwaka w'1963. Kuva muri uwo mwaka w'1963 kugeza ubu ngubu nta wundi mupapa n'umwe urongera kwambara iyi ngofero na rimwe. Mu gihe ikibazo cy'uyu mubare w'izina ry'inyamaswa cyo tubona gikomera cyane mu minsi y'imperuka, kugeza ubwo na Yohana umuhishuzi yeretswe ko kimwe mu byo ubwoko bw'Imana bugomba kunesha mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho harimo n'uyu mubare w'inyamaswa. Mu Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2 haranditse ngo, mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana. Nubwo Bibiliya zimwe zitashyize ijambo ikimenyetso muri iri somo, ariko nimusoma muri Bibiliya y'umwimerere iri jambo naryo murarisangamo. Ubwo rero mu bintu bine ubwoko bw'Imana bugomba kunesha, twongeye kubona ko na wa mubare w'izina ry'inyamaswa ugarutsemo. None iki kintu na Yohana ubwe cyamutangaje cyane kubona abana b'Imana bakinesheje ku iherezo ry'ibihe, cyabara aya magambo Vicarious Filii Dei yanditswe ku ngofero ya Papa gusa. Mu buryo bwumvikana uyu mubare urenze kuba ari zino nyuguti. Hari n'irindi jambo rihabwa uyu mubare w'inyamaswa dusoma mu nyandiko zisobanura ibitabo bya Daniel n'Ibyahishuwe, ari ryo jambo ry'Ikilatini Papa yakundaga kwitwa ari ryo Latenos, naryo uteranya ukabona 666. Ndetse hari n'indi ndangamibare yakoreshwaga muri Roma ya gipagani ya kera bitaga ubwenge bw'izuba, nayo uteranya imibare igize buri murongo w'imbonera hamwe bikaza kurangira bibyaye uyu mubare 666. Ariko nanone hano kuri buno busobanuro bwose bya bibazo tumaze kwibaza ruguru twakongera kubyibaza kuri buno busobanuro bundi, kandi nta busobanuro na bumwe muri buno bwose bwabasha kudusubiza ibyo bibazo, nk'uburyo uyu mubare ubuza abantu kugura no kugurisha, ndetse n'icyatumye Yohana atangazwa n'uburyo ubwoko bw'Imana bwatabarutse buwunesheje. Nubwo muri buno busobanuro bwose dusanganywe nta na bumwe muri bwo bwanditswe na Ellen G. White, kandi na Bibiliya ikaba itarabukomojeho ko uyu mubare ugomba gusobanurwa ari uko hateranyijwe inyuguti z'Ikiromani gusa, bwagize umumaro mu gihe cyabwo kuko niwo mucyo wonyine wari uhari. Ubwo rero iki nicyo mbanza kubwira by'umwihariko abashaka kubona ubusobanuro aribwo twagumaho gusa kuri uyu mubare. Twabasaba kutubwira uko iyi Vicarious Filii Dei cyangwa se izina Latenos cyangwa se imbonerahamwe y'Abaromani ya kera byabuza abantu kugura no kugurisha, kuko twasomye neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe ko umubare w'inyamaswa wo ufite ubushobozi bwo kubuza abantu kugura no kugurisha. Niba nta gisubizo bashobora gutanga kuri kino kibazo, ubwo buryo bwiza bwo kwitwara kuri cyo ntabwo kwabukumira nk'abatazi ko kiriho, ahubwo binyuze mu gusenga no gushaka ubusobanuro bwisumbuyeho mu ijambo ry'Imana tubasha kubimenya, kubera ko ibyahishuwe ari ibyacu, kandi muri ibyo byahishuwe
tukaba twasomye neza ko uyu mubare w'izina ry'inyamaswa ufite ubushobozi bwo kuzakora ikintu cyose ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo kizaba gikora, ukaba ndetse wanakora mu mwanya wacyo aho bibaye ngombwa hose. Kubera ko muri rya somo twasomye twabonyemo ijambo rivuga ngo cyangwa rigenda ryunga amagambo, iri jambo rikaba risobanuye ko ibintu bibiri cyangwa se bitatu mu byo ryakoreshejwemo hagati byose bifite agaciro n'ububasha bingana. Mureke tugaruke nanone kuri rya somo rivuga kuri uyu mubare, tugire n'irindi jambo twibandaho cyane. Mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18 haranditse ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Iri jambo ryanditswemo hano ngo abare muri Bibiliya zimwe ryiswe count, ahandi ryitwa calculate, bivuze kubara mu buryo bw'urukurikirane rw'imibare nko guhera kuri 1 2 3 4 5 6 gukomeza gutyo kugeza ku mubare ukenewe. Ariko igihe nasuzumaga buri jambo ryose mu gihe nigaga cyane kuri iyi ngingo y'umubare w'inyamaswa, hari ikintu gitangaje nabonye kuri iri jambo. Icyo kintu ni uko mu nyandiko z'umwimerere izi Bibiliya zahinduwe zikuwemo uhereye ku Kigiriki, iri jambo ngo abare ryakoreshejwe muri uyu murongo wa 18 ryiswe ngo Erminevo, mu gihe rero ryitwa ngo Refahesh, ari byo iyo bishyize mu Cyongereza bihita byitwa ngo interpret, ari byo kwinterpreta ikintu runaka, cyangwa se mu magambo y'Ikinyarwanda kugisobanura ugikuye mu buryo bw'imvugo shusho ukagishyira mu bintu bigaragara kandi byumvikana. Reka turebe urundi rugero rumwe muri Bibiliya aho iri jambo Erminevo cyangwa se interpret ryakoreshejwe nanone, rikaba ari naryo risa n'iryakoreshejwe mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 18, ari ryo mu Kinyarwanda ryiswe ngo abari. Aho hantu handi iri jambo ryongera kugaragara muri Bibiliya ni mu gitabo cy'Itangiriro, aho dusoma inkuru ya Yosefu wari ufunganywe n'izindi mfungwa z'abahoze ari abatware ba Farawo, maze bakaza kurota inzozi ariko bakananirwa kumenya ubusobanuro bwazo. Mu Itangiriro igice cya 40 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8 havuga kuri ibyo haranditse ngo maze Yosefu abaza abo batware ba Farawo bari bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja wa Yosefu, ubwo ni muri gereza, ati ni iki gitumye mugaragaza umubabaro mutyo uyu munsi? Baramusubiza bati ni uko twarose inzozi kandi akaba ari ntawe ubasha kuzidusobanurira. Yosefu arababaza ati gusobanura si uko Imana se? Ndabinginze muzindotorere. Ino nkuru turayizi ko bahise babwira Yosefu ibyo barose biri mu bintu bimeze nk'ibishushanyo, Yosefu bibabwira mu buryo bw'ibigaragara. Rero iri jambo ryanditswemo hano muri iri somo rivuga ngo gusobanura, ubwo Yosefu yavugaga ngo gusobanura si uko Imana se, nanone mu mwimerere ryiswe Erminevo, ari byo interpretation mu Cyongereza, mu Kinyarwanda bikitwa gusobanura ibintu runaka ubikuye mu by'ibyo bintu bihagarariye ukabishyira mu bigaragara, ari nawo murimo tuzi ko Yosefu yakoraga hano. Mu yindi mirongo itandukanye ya Bibiliya iri jambo interpret ryagiye ryitwa kurotora cyangwa se gusobanura inzozi cyangwa ibindi byerekanywe runaka ubikuye mu buryo bw'imvugo shusho bikumvikana mu buryo busanzwe. Mbese nka kumwe nyine izina ry'inyamaswa naryo ijambo ry'Imana ryarikuye mu buryo bw'imvugo shusho rikarishyira mu buryo bugaragara. Uko ni nako tubigenza ku kimenyetso cy'inyamaswa, aho imvugo shusho yerekezwa ku kintu ihagarariye. Ubu bukaba ari nabwo buryo buzima bugomba gukoreshwa mu gusobanura uyu mubare w'izina ry'inyamaswa. Ubwo rero tugeze aha, iri somo ryo mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18 ntabwo Bibiliya yadushishikarizaga cyane kubara uyu mubare uhereye kuri 1 kugeza kuri 666 cyangwa se guteranya inyuguti runaka ngo zibyare 666, ahubwo yatubwiraga ko tugomba kumenya ubusobanuro cyangwa se interpretation y'icyo uwo mubare uhagarariye. Ubwo noneho tumaze kumenya ubu busobanuro nyakuri, iri somo ryo mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18 twahita turisoma dutya: aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge nasobanukirwe umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Ibi ni ingenzi cyane, kandi kubyumva neza gutya biratworohera kumenya ubusobanuro nyakuri bw'uyu mubare w'inyamaswa, kuko noneho tugiye kureba icyo umubare muri rusange uhagarariye cyangwa se ushushanya cyangwa se usobanura mu byanditswe byera, kuko ibyo byose ni kimwe. None ko muri Bibiliya hagaragara imibare myinshi, umubare muri rusange iyo ukoreshejwe muri Bibiliya haba hashaka kwerekanwa iki? Nitubona ibi ngibi turahita tubona icyashakaga kwerekanwa cyangwa se gusobanurwa ku mubare 666. Ahantu hambere tubona umubare uvugwa muri Bibiliya ni mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 1 n'icya 2, ahavuga iby'icyumweru cy'iminsi 7 Imana yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose.
Ayo masomo kuko twese tuyazi cyane, si ngombwa ko twongera kuyasubiramo hano tuyasoma, namwe ubwanyu mwazongera kuyiga mwitonze. Ariko icyo tuzi ni uko iyo twumvise umubare 7 ari nawo mubare w'Imana, duhita twumva imikorere y'Imana yo kurema mu minsi 6 ikaruhuka ku munsi wa 7, ndetse n'uburyo yategetse ko ibiremwa byayo bigenza bityo mu buryo bwo kwerekana ko byemera iyo mikorere y'Imana. Birumvikana ko uyu mubare 7 ubwawo nta gaciro kandi ufite karenze kuba ari umubare nk'iyindi yose, kuko nawo ni umwe mu mibare isanzwe dukoresha. Ahubwo iyi mikorere cyangwa se iyi systeme y'igikorwa cyo kurema, uyu mubare 7 uhagarariye niyo uhesha agaciro kawo, ikawutandukanya n'indi mibare yose dufite. Namwe ubwanyu nimukomeza gusuzuma muri Bibiliya muzabona ko igihe cyose umubare runaka watangwaga n'umunyabubasha, cyane cyane ufite ubutware ku bantu, yaba ari Imana cyangwa abami cyangwa na Satani ubwe, uwo ari we wese watangaga umubare runaka yabaga agambiriye kwerekana imikorere ye cyangwa gahunda ye, ariyo mu rundi rurimi twakwita systeme y'igitumye uwo mubare runaka utangwa. Urugero rukomeye tumaze kubona muri Bibiliya ni ku mubare 7, kandi uyu mubare ntabwo twibutse isabato gusa, ahubwo twereka neza imikorere yose y'Imana yo kurema. Mu yandi magambo, utwereka neza systeme yose uko yakabaye y'uburyo Imana yaremyemo ibintu byose ikaruhuka ku isabato. Izindi ngero twatanga hano tuzikuye muri Bibiliya ni izi ngizi. Muri Daniel igice cya 9 tuhasoma iby'umubare 70, ari byo buhanuzi bw'ibyumweru 70 byari byaragenewe ishyanga ry'Abayuda bihwanye n'imyaka 490. Mu busanzwe iyi turayizi ko ari imibare nk'iyindi yose, ariko igituma igira agaciro gatandukanye n'iyindi yose ni imikorere cyangwa se systeme y'ibyagombaga gukorwa muri kino gihe, ari nabyo iyi mibare ihagarariye mu buryo bw'umwihariko. Kuko iyo twumvise iby'ibi byumweru uko ari 70, ubwo n'umubare, icyo duhita twumva cyane cyane ni igihe Imana yari yaratanze ngo nikirangira ishyanga rya Isiraheli ritakiriye Mesiya ntirizongere kwitwa ubwoko bwatoranyijwe ukundi nk'ishyanga ryose muri rusange. Aha rero nanone uyu mubare 70 uhagarariye systeme cyangwa se imikorere yose y'uku kurangira kw'imbabazi kuri iri shyanga. Ibi ni nako bimeze ku mubare 2300 uvugwa muri Bibiliya mu buhanuzi bwa Daniel mu gice cya 8 umurongo wa 14. Uyu nawo ukaba ari umubare usanzwe nk'iyindi yose, ariko igituma ugira agaciro mu buhanuzi kanawutandukanya n'iyindi mibare yose ni imikorere y'uburyo umutambyi wacu mukuru Yesu Kristo yari kuzava hera ajya hera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nanone urundi rugero twareberaho ni urwo dusoma mu buhanuzi bwa Bibiliya iby'umubare 1260. Iyo twumvise uyu mubare duhita tumenya ko icy'ingenzi ari icyo uhagarariye, kubera ko werekana imikorere y'inyamaswa n'igihe ubupapa bwari kumara butegeka isi bunarenganya abera bisumba byose mu bihe by'imyaka y'umwijima. Namwe nimukora ubushakashatsi bwanyu muri Bibiliya muzabona neza ko ahantu hose havugwa imibare by'umwihariko mu buhanuzi, ariko n'ahandi hose mu byanditswe byera nuko iyo hatavuga ku myaka runaka umuntu amaze abayeho, uwo mubare uvuzwe uba ukoreshejwe mu kugaragaza imikorere cyangwa se systeme runaka y'ikintu cyashakaga kuvugwa aho ngaho, cyane cyane noneho iyo uwo mubare watanzwe n'umunyabubasha nk'uko tumaze kubibona. Ibyo ngibyo ni ibyanditswe byera. No mu buzima busanzwe ibi niko bimeze. Tubona ko imibare itandukanye igihe cyose ikoreshejwe n'abafite ububasha runaka ibigambiriye kugaragaza imikorere cyangwa se systeme yabo. Urugero, dufite irangamuntu isanzwe dukoresha ubu ngubu, kandi igifite agaciro kuri iyo rangamuntu ntabwo ari ikarita yose ubwayo, ahubwo igifite agaciro ni umubare uyanditseho uyiranga, kuko niwe ushyira muri systeme iyo ari yo yose igusaba irangamuntu maze ugahabwa cyangwa se ukabona serivisi yose ukeneye. Ubwo rero hano uyu mubare uri ku irangamuntu ni ukwigaragaza kwa systeme y'uwatanze iyo rangamuntu. Uko ni nako bimeze kuri nomero za telefone dukoresha. Nomero yawe ya simukadi igizwe n'imibare isanzwe nk'iyindi mibare yose, ariko igituma iyo mibare ya nomero yawe igira agaciro kayitandukanya n'iyindi nuko yo ibizwi na systeme y'ikigo cy'itumanaho ukoresha, ku buryo igihe cyose ufite iyo nomero yawe igizwe n'imibare uba ufite ububasha bukwemerera gukoresha systeme y'ikigo cy'itumanaho ukoresha, kubera ko iyo mibare ni ukwigaragaza kwa systeme y'icyo kigo. Izi ni ingero gusa ntanze, ariko zihuye n'izo tubonye mu ijambo ry'Imana. None tugarutse muri Bibiliya
niba binari ko bimeze ku mibare yatanzwe n'Imana, aho umubare ugaragaza imikorere cyangwa se sisiteme ya nyirawo, ubwo ntibyumvikana ko no kuri uyu mubare 666 niba ari umubare w'inyamaswa, ubwo ari ukwigaragaza kw'imikorere cyangwa se sisiteme y'iyo nyamaswa. Igisubizo ni yego, kubera ko iby'iyi nyamaswa ikora byose ni icyigano cyangwa se counterfeit y'iby'Imana. Ibi mureke tubishimangire dutya: niba ikimenyetso cy'Imana ari umunsi ariko wowe w'isabato y'ukuri, ubwo ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo kiraba umunsi ariko wowe w'ikinyoma dimanche, gusa byose biraba bihuriye ku kuba ari umunsi, bitandukanywe gusa n'igihe iberaho. Niba kandi izina ry'Imana rigaragaza imico y'Imana nk'uko twabibonye, ubwo izina ry'inyamaswa naryo risobanuye imico y'inyamaswa. Ubwo byose birahurira ku kuba ari imico, bitandukanywe gusa n'iyo mico iyo ariyo. Ubwo kandi niba umubare w'Imana 7 ugaragaza imikorere cyangwa se sisiteme y'Imana, ubwo umubare w'inyamaswa nawo urigana icyo ngicyo ugaragaze indi sisiteme cyangwa se imikorere y'inyamaswa, ariko byose biraza guhurira ku kuba ari sisiteme cyangwa uburyo bw'imikorere. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana neza. Tumaze kubona buno busobanuro, ubwo tugiye gufata hantu hari umubare tuhasimbuza ubusobanuro bwawo nk'uko tubibonye. Twari twagarukiye aho umubare w'izina ry'inyamaswa usobanurwa ngo umubare werekana imico y'ubupapa. Rero nidufata ubusobanuro bwari busigaye tubonye tukabwuzuzamo, ubwo iri jambo ryose rivuga ngo umubare w'izina ry'inyamaswa rirahita risobanurwa ngo ni imikorere cyangwa se sisiteme igaragaza imico y'ubupapa. Ntabwo ariko birangiriye ahangaha, kuko tugiye kureba iyi sisiteme iyo ariyo duhereye ku kumenya icyo umubare 6 usobanuye mu byanditswe byera. Nk'uko twabonye icyo umubare 7 usobanuye, tunamenya impamvu uyu mubare 6 ugaragara inshuro 3 muri ubu buhanuzi, kuko iki nitumara kukibona, iyi mikorere cyangwa se iyi sisiteme igaragaza imico y'inyamaswa birahita bitworohera cyane kumenya iyo ariyo. Hari ibintu 3 by'ingenzi rero umubare 6 ugaragaza muri Bibiliya. Icyambere, uyu mubare 6 muri Bibiliya ni umubare ugaragaza umuntu, ariko tuzirikane ko iyo Bibiliya ivuze umuntu, cyane cyane mu buhanuzi, ntabwo ibiri gusobanura umuntu wese muri rusange, ahubwo ibiri kuvuga mu buryo bw'umwihariko abanyabyaha gusa. Mureke turebe urugero. Mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditse ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Mu by'ukuri aya matsinda yose avuzwemo hano muri iri somo, yaba abana b'Imana n'abana b'abantu, bose bari ibiremwa muntu, ntabwo bari abamarayika baryamanye n'abantu nk'uko amadini amwe abyigisha, ahubwo n'abo mu rubyaro rwa Seti bubahaga Imana, aribo bari abana b'Imana bashakanye n'abo mu rubyaro rwa Kayini rutubahaga Imana, aribo biswe abana b'abantu. Kandi Yesu yavuze ko bino byabayeho mu gihe cyo kwa Nowa, aribyo bizongera kwisubiramo mu minsi y'imperuka. Muri iri somo rero Bibiliya igaragaje ijambo abantu nko kuvuga abanyabyaha gusa. Ahandi twongera kubona buno busobanuro ni mu gitabo cya 2 cy'Abatesalonike mu gice cya 2 umurongo wa 3, aho dusoma aya magambo avuga ngo ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Iri jambo umunyabugome nimureba muri Bibiliya zo mu zindi ndimi, murabona ko ryiswe ngo man of sin. Ugenekereje mu mvugo yahuranyije wavuga ngo umuntu w'icyaha. Mu gihe icyaha ari ukwica amategeko y'Imana, ubwo uyu muntu w'icyaha birasobanuye ngo ni umuntu wica amategeko y'Imana agatera n'abandi kugenza gutyo. Ibi rero biragaragaza neza ko ijambo umuntu iyo rikoreshejwe mu buhanuzi, inshuro nyinshi riba risobanuye by'umwihariko uwica amategeko y'Imana gusa cyangwa se umunyabyaha gusa. Pawulo nawe yavuze akaga ko umuntu udafite Imana muri we mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 50 aravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Ibi biragaragaza neza ko no mu buhanuzi umuntu utitwa umwana w'Imana afite ikibazo, kuko imikorere ye idashobora gutuma agera mu bwami bw'Imana. Muribuka ko na wa mubare w'inyamaswa witwa umubare w'umuntu, ibi ngibi bisobanuye ko ari umubare w'umunyabyaha cyangwa se sisiteme y'abanyabyaha. Kandi kuko uyu mubare twabonye ko usobanurwa aho kubarwa nko kuva kuri 1 2 3 4 5 gukomeza, ubwo kuba uyu ari umubare w'umuntu, noneho birumvikana ko ari imikorere cyangwa sisiteme ihagarariye abanyabyaha. Mbese muribuka ko no mu busanzwe umuntu yaremwe ku munsi wa 6,
kandi kuri uyu munsi umuntu aremwa yari ataramenya isabato n'imwe y'Imana kuko nta n'imwe yari yakaruhuka. Ahangaha rero umubare 6 nanone wongeye kugaragara nk'uhagarariye umuntu ariko ufite ikintu gikomeye ari kubura, aricyo kiruhuko cy'Imana. Mu nshamake rero ikintu cya mbere umubare 6 tweretse ni uko uhagarariye umuntu ufite ikintu gikomeye abura, mu mvugo yahuranyije ukabona ahagarariye umunyabyaha. Ubusobanuro bwa kabiri bubonekamo uyu mubare 6 muri Bibiliya ni uko ari umubare uhagarariye imikorere y'agahato cyangwa se imikorere y'uburetwa, ari nayo mikorere ya Satani. Mureke turebe ingero. Mu Kuva igice cya 21 umurongo wa 2 haranditse ngo nugura umugurano w'umuheburayo azagukorere imyaka 6, ku wa 7 azagende abo w'umudendezo atagize icyo yicunguje. Ahangaha biragaragara neza ko umubare 6 ushushanya uburetwa cyangwa se agahato, kuko igihe umuretwa yari ategekewe kumara mu bubata yari imyaka 6 gusa, uwa 7 agataha. No mu Gutegeka kwa 2 mu gice cya 15 ku murongo wa 12 haranditswe ngo niba kugurisha mwene wanyu w'umuheburayo cyangwa w'umuheburayokazi akagukorera imyaka 6, mu wa 7 uzamuhare ngo akuveho agira umudendezo. Ahangaho umubare 6 nanone wongeye kugaragazwa rwose nk'imikorere y'uburetwa cyangwa se hagarariye agahato. Muribuka ko hari n'irindi hame rivuga ko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka 1000, kandi Satani akaba yarahawe igihe cy'imyaka 600, ni ukuvuga iminsi 6 mu buryo bw'imvugo shusho ihagarariye uburetwa bwe n'agahato ke n'icyaha mu isi. Aha rero icya kabiri tubonye nuko umubare 6 mu byanditswe byera ari ukwigaragaza kw'imikorere y'agahato. Ubusobanuro bwa 3 Bibiliya itanga kuri uyu mubare 6 ni uko wagiye ukoreshwa nk'igipimo cy'ibintu bitari bimwe byakoreshwaga mu gihe cyo kuramya, by'umwihariko ukuramya kw'ikinyoma. Mureke turebe ingero. Muri Daniyeli mu gice cya 3 tuhasanga inkuru tuzi neza y'ibyabayeho kera ubwo umwami Nebukadinezari yakoraga igishushanyo cy'izahabu agategeka abo mu bihugu byose kukiramya. Biratangaje cyane kubona ubusobanuro Bibiliya yatanze ku bipimo by'uko kino gishushanyo cy'izahabu cyanganaga. Muri Daniyeli mu gice cya 3 ku murongo wa 1 haranditse ngo umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6, agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Hano turahabona neza ko umubare 6 uvugwamo inshuro 2 werekana uko kino gishushanyo cyari gihagarariye iyobokamana ry'i Babuloni cyanganaga. Ni ukuvuga ubariye hamwe ibipimo byacyo byose. Niba kino cyari igishushanyo cya Nebukadinezari, ubwo cyari igishushanyo cy'umuntu, kandi tukaba twabonye ko umuntu ashushanya umunyabyaha, ndetse n'amagingo aya Nebukadinezari yari umunyabyaha uri gukoresha agahato. Ubwo nitumusimbuza umubare umuhagarariye ari wo 6, urahita ubona nanone ko umubare 6 wigaragaza inshuro 3 muri kino gikorwa cyo kuramya cyari kiri kubera mu kibaya cya Dura muri Babuloni ya kera. Aha birahita byongera kugaragaza neza nanone ko umubare 6 uhagarariye imikorere yo kuramya mu buryo bw'ikinyoma. Twabonye ko uyu mubare 666 utabarwa ahubwo usobanurwa mu nyandiko z'abanditsi ba kera, ndetse bikaba ari nako bimeze mu nyandiko za Bibiliya. Iyo ikintu cyandikwaga inshuro zirenze 2 cyangwa 3 cyisubiramo, kwabaga ari ukugaragaza uguhama kwacyo ndetse no gushimangira ubusobanuro bwose bugishamikiyeho. Iri hame ni naryo ryakoreshejwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho uyu mubare 6 yigaragaza inshuro 3 nko kwerekana uguhama no gushimangirwa kw'ibyawuvuzweho byose. Ubwo rero mu yindi ncamake tubonye ko umubare 6 muri Bibiliya ugaragaza by'umwihariko ibintu 3 by'ingenzi, ari byo: icya mbere ni umubare w'umuntu buntu cyangwa se w'umunyabyaha, icya kabiri ni umubare ugaragaza agahato cyangwa uburetwa, icya gatatu ni umubare ugaragaza ukuramya kw'ikinyoma. Niba twabonye ko umubare w'izina ry'inyamaswa bisobanuye ngo imikorere cyangwa se systeme igaragaza imico y'ubupapa, kandi iyi mico tukaba tumaze kuyibona, ubwo iyi systeme y'ubupapa iyo yaba ari yo yose kugira ngo yuzuze ibituma ihinduka umubare w'izina ry'inyamaswa, ni uko igomba kuba ifite bino birango byose 3 uko byakabaye. Icya mbere ari imikorere y'icyaha, ari byo gutera abantu kwica amategeko y'Imana. Icya kabiri ari systeme ikoresha agahato. Icya gatatu ari systeme itera abantu kuramya mu buryo bw'ikinyoma. Imikorere cyangwa systeme yose itaragaragaza bino birango uko ari 3, iba itarahinduka umubare w'izina ry'inyamaswa, nubwo yaba iri kwerekeza muri iyo nzira, niba twizera ubusobanuro turi guhabwa n'ijambo ry'Imana. Mbere yuko tureba ku mugaragaro iyi systeme y'inyamaswa iyo ariyo n'uburyo ikoramo, ndagira ngo tubanze
muze turebe akandi kaga gakomeye kaboneka mu gusobanura uyu mubare w'inyamaswa. Ako kaga ni ukugerageza gusobanura ko kwakira uyu mubare bishingiye ku kindi gipimo kitari ukumvira amategeko y'Imana. Mureke turebe impamvu. Twabonye ko ubuhanuzi buri ku murongo ubonekamo uyu mubare bugizwe n'ibintu bitatu, ari byo kimenyetso cy'inyamaswa, izina ry'inyamaswa ndetse n'uyu mubare w'izina ryayo, kandi byose binganya ububasha. Niba twemera ko kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa bidashingiye ku kintu batera umuntu cyangwa se ku kintu gifatika, ahubwo bikaba bishingiye ku gipimo cyo kumvira amategeko y'Imana cyangwa kuyasuzugura, ni ukuvuga kwemera icyumweru ukica isabato, ndetse niba twabonye ko kwakira izina ry'inyamaswa nabyo bitari bushingire ku gufata ikintu runaka kigaragarira amaso, ahubwo nabyo bishingiye ku gipimo cyo kumvira amategeko y'Imana cyangwa kuyasuzugura, kuko ariyo gipimo cy'imico, ubwo igihita cyumvikana neza nuko no kwakira umubare w'izina ry'inyamaswa bitari bushingire ku gikorwa kigaragara ubwacyo, ahubwo nabyo biri bushingire ku gipimo cyo kumvira amategeko y'Imana cyangwa kuyasuzugura, nk'uko bimeze ku bindi bibanza. Pawulo yavuze mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 14 ati: ariko umuntu wa kamere, ni ukuvuga w'umubiri, ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ahangaha intumwa y'Imana yongeye kutuburira ko ibintu by'Imana bigomba gusobanurwa mu buryo bw'umwuka, ari naryo hame dufite kandi dukoresha mu buhanuzi bwose. Mureke rero dukomeze dusobanukirwe buri jambo ryose riboneka muri iri somo rivuga kuri uyu mubare w'inyamaswa, kuko nitumara kumenya ubusobanuro bwa buri jambo ryose, uyu mubare w'izina ry'inyamaswa, ariyo mikorere igaragaza imico y'ubupapa, irahita yiyerekana ubwayo. Tugaruke kuri rya somo rivuga ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge asobanukirwa umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi uwo mubare we ni 666. Icyo tugiye kwibaza ni iki ngo ubu bwenge buvugwa hano ni ubuhe? Mbese n'ubuvumbuzi butandukanye abantu dushobora gukora? Dufite isomo tuzi cyane twese ryatubwiye neza ubu bwenge, riboneka muri Yobu igice cya 28 ku murongo wa 28 ahavuga ngo maze Imana ibwira umuntu iti: dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo rero ubwenge buvugwa hano ntabwo ari ubundi bucukumbuzi runaka abantu bashobora kwikorera ubwabo, ahubwo ni ukubaha Uwiteka guturutse ku mutima wihannye. Kuko tubonye ko ubwenge buhwanye no kubaha Uwiteka, ubwo tugiye kongera dusome rya somo, ariko noneho ahari ubwenge twahasimbuje icyo busobanuye, ari cyo kubaha Uwiteka. Ubwo iri somo turahita turisoma ngo aha niho ukubaha Uwiteka kuri. Uwubaha Uwiteka nasobanukirwa umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Murabona neza hano ko kumenya uyu mubare w'inyamaswa biri bushingire ku gipimo cyo kubaha Uwiteka biragaragara neza. Ntabwo tugiye kugarukira aha, ahubwo tugiye kubaza Bibiliya itubwire mu buryo bwahuranyije icyo kubaha Uwiteka bisobanuye. Mu Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 haranditse ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Mu zindi ngeri haranditse ngo wubaha Imana maze ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Ahangaha Bibiliya itubwiye neza ko kubaha Imana bishingiye ku kumvira amategeko yayo 10. No mu Gutegeka kwa 2 mu gice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditse ngo iki nicyo nategetswe. Aya niyo mategeko n'amateka Uwiteka Imana yanyu yantegetse kubigisha, kugira ngo mubyitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Ku murongo wa 2 harakomeza ngo wubaha Uwiteka Imana yawe, witondera amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka, wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose yo kubaho kwawe, kandi ubone ukurama. Aya masomo yombi aragaragaza mu buryo budashidikanywaho kandi buvuye mu ijambo ry'Imana ko bwa bwenge ari bwo kubaha Uwiteka bisobanuye kandi bihwanye rwose no kumvira amategeko y'Imana. Ubwo noneho tugiye gufata rya somo rivuga kuri wa mubare w'inyamaswa, maze aho twari tugeze dusimbuza ijambo bwenge mo kubaha Uwiteka, noneho dufata ijambo kubaha Uwiteka turisimbuzemo amategeko y'Imana ngo tumenye ubusobanuro nyakuri. Nitubigenza dutyo turahita dusoma ngo aha niho ukumvira amategeko y'Imana kuri. Uwumvira amategeko y'Imana nasobanukirwe umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Biragaragara neza rero ko ubusobanuro bwose bwatangwa kuri uyu mubare w'inyamaswa nibudatangwa bushingiye ku gipimo cyo kumvira amategeko 10 y'Imana, ubwo busobanuro ntibuzaba bushingiye ku bwenge nyakuri, kuko butazaba bushingiye ku gipimo cyo kubaha Uwiteka. Bitewe n'uko uyu mubare w'izina ry'inyamaswa
twabonye ko ari imikorere cyangwa se sisiteme igambiriye gutera abantu kwica amategeko y'Imana. Mureke tugire icyo twibukiranya tubone uko duhita tugera ku buryo uyu mubare wakirwamo, kuko twabonye ko uyu mubare unganya agaciro n'ikimenyetso. Ubwo nitumenye uko ikimenyetso cy'inyamaswa cyakirwa, birahita bitworohera kumenya uburyo n'uyu mubare w'inyamaswa wakirwa. Mureke duhere ku kimenyetso cy'Imana, ari nacyo kinyuranyo cy'ikimenyetso cy'inyamaswa, kugira ngo tuze gusobanukirwa ibi ngibi. Intumwa Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 7 umurongo wa 2 kugeza kwa 3 yanditse ibyo yeretswe ku bantu yabonye bafite ikimenyetso cy'Imana. Aravuga ngo, mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ubwo rero abakira ikimenyetso cy'Imana bo bari ku ruhande rw'Imana kandi n'abayo, ndetse kwakira kino kimenyetso cy'ukuri bibarinda akaga kose k'imikorere y'inyamaswa hamwe n'ingaruka zayo zirimo n'ibyago 7 by'imperuka. Iyi niyo mpamvu marayika yategetswe kutababaza isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti kugeza ubwo ikimenyetso cy'Imana kizaba kimaze gushyirwa mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Nk'uko twabonye ko ubuhanuzi busobanurwa mu buryo bw'umwuka, iri jambo ikimenyetso ni imvugo ihagarariye ikindi kintu runaka kandi cy'ingenzi cyane ariko kitaboneshwa amaso. Mureke turebe urugero rumwe kuri ibi ngibi. Pawulo avuga kuri Aburahamu mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 11 yaranditse ngo, bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa, kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kugira ngo abe sekuruza w'abizera bose. Ahangaha Bibiliya itanze urugero ko iki kimenyetso Aburahamu yahawe cyari kigambiriye kwerekana ikindi kintu kitagaragara, ari cyo gukiranuka guturuka ku kwizera kuzima. Ubwo rero no ku kimenyetso cy'Imana nuko bimeze, ni ikintu gihagarariye ubundi bubasha butagaragara. None kino kimenyetso cy'abari ku ruhande rw'Imana ni ikihe? Nanone tugiye kureka Imana ubwayo itubwira ikimenyetso cyayo icyo ari cyo, nk'uko yabivuze mu ijambo ryayo, kugira ngo hatagira ugushidikanya no gukekeranya na kumwe kubaho, ahubwo tube tuzi ko ibyo twizera ari ukuri. Mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 13 Imana yaravuze ngo, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Mu buryo bwumvikana neza, hano Imana ivuze ko isabato yatangiwe kuba ikimenyetso hagati yayo n'abantu bayo, cyerekana ko ariyo Mana ibeza. Muri Ezekiyeli mu gice cya 20 ku murongo wa 20 Imana yongeye kuvuga ngo, kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Muri iri somo isabato nanone yongeye kwitwa ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, ariko noneho hano kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko Uwiteka Imana yo mu ijuru ariyo Mana y'ukuri yonyine. Isabato nanone ni urwibutso rwerekana ko Imana ariyo muremyi wa byose. Muri iri tegeko rya 4 Uwiteka ubwe yerekanye impamvu yo gutangwa kwaryo, maze aravuga ngo, kuko mu minsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ubwo rero niba ikimenyetso twabonye ko ari ikintu gihagarariye ububasha butagaragara, kandi isabato ikaba yaratangiwe kuba ikimenyetso hagati y'Imana umuremyi n'abantu bayo, dushobora guhita tubona neza ko umunsi wa 7 w'isabato samedi ariwo kimenyetso cy'Imana ihoraho, ndetse ko mu gihe twumviye iri tegeko biturutse ku kwihananya kuri ko mu mutima tuba twerekana ko turamya, tukumvira kandi tukemera gusa iyo Mana umuremyi yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ibi ni nako bimeze mu isi isanzwe iyo bigeze ku kimenyetso cyangwa kashe bikoreshwa. Buri kashe yose cyangwa buri kimenyetso cyose gikoreshwa mu isi kiba kirangwa n'ibi bintu 3 by'ingenzi. Dufatira urugero ku kimenyetso cya Perezida wa Amerika. Ikimenyetso cye icy'abandi bakunze kwita kashe ye kiba kigizwe icya mbere no kwerekana nyiracyo uwo ari we ko ari perezida, icya kabiri icyo kimenyetso kikerekana umurimo akora ko ari ukuyobora igihugu, icya gatatu kikerekana aho ububasha bwe bugera hose cyangwa se ategeka hose. Iri tegeko rya 4 ry'isabato naryo ryifitemo bino birango byose uko ari 3 bituma rihinduka ikimenyetso cya nyiraryo. Icya mbere ryerekana izina ry'umutware waritanze ari we Uwiteka Imana, ryerekana kandi umurimo we ko ari umuremyi wa wundi waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Icya gatatu iri
itegeko ry'isabato ryerekana aho ububasha bwo gutegeka kwe bugera hose, ko ari mu ijuru no mu isi hose no mu byaremwe byose. Ubwo isabato igaragaza bino birango byose by'uko ari ikimenyetso cy'Imana, bituma kuyubahiriza guturutse ku mutima bihinduka ikimenyetso cy'uko twemera iyo Mana y'ukuri ariyo muremyi wacu wenyine n'umucunguzi wacu wenyine. Isabato ni rimwe mu mategeko y'Imana, rikaba itegeko rya kane, kandi iyo dusomye muri Bibiliya ku byerekeranye n'icyo Imana ivuga kuri aya mategeko yayo, birahita binatwereka neza uko ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo cyakirwa, ndetse kubera ko gifite ububasha bungana n'ubw'umubare w'inyamaswa, ubwo birahita bitwereka nanone uko uwo mubare w'inyamaswa wakirwa. Duhereye ku kwakira ikimenyetso cy'Imana mu Kuva igice cya 13 umurongo wa 9, Imana ivuga ku mategeko yayo yaravuze ngo azakubere nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe n'urwibutso rushyizwe hagati y'amaso yawe, kugira ngo amategeko y'Uwiteka abe mu kanwa kawe. Nanone mu Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 6 ku murongo wa 8, Imana ivuga kuri aya mategeko yayo yaravuze ngo ayo mategeko uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Ahangaha turabona neza ko ukwakira ikimenyetso cy'Imana bishingiye ku kumvira amategeko yayo 10 mu bwenge no mu bikorwa, maze isabato yo muri yo ikerekana ko igitumye yumvira ari uko wemera Imana yayatanze. Mbese no mvugo dusomye yo mu ruhanga no mu kiganza nta handi muyizi, iragira iki twibutsa, kubera ko mu gitabo cy'Ibyahishuwe iyo tuhasomye iby'ikimenyetso cy'inyamaswa mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10, hatubwira ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo gishyirwa mu kiganza cyangwa mu ruhanga, neza neza hahandi Imana nayo yifuza gushyira ikimenyetso cyayo. Uruhanga ndetse n'ikiganza iyo bikoreshejwe mu buhanuzi biba bifite ubusobanuro bihagarariye. Ikiganza gisobanuye ibikorwa by'umuntu. Mu Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 30 ku murongo wa 9 mu ngeri ya Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo haranditse ngo, kandi Uwiteka Imana yawe izakugwiriza ibyiza by'imirimo yose y'ikiganza cyawe. No muri Yesaya mu gice cya 64 ku murongo wa 8 mu zindi ngeri ni ku murongo wa 7 haranditse ngo, ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. No mu Mubwiriza mu gice cya 9 ku murongo wa 10 haranditse ngo, umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete. Muri aya masomo yose ikiganza cyangwa se ukuboko bigaragajwe nko kwerekana imirimo y'umuntu. Uko ni nako n'uruhanga mu buhanuzi ari imvugo shusho igaragaza intekerezo z'umuntu cyangwa mu bwenge bwe, aribyo bikunze kwitwa mu mutima we mu mvugo y'umwuka. Pawulo yanditse ibi mu Baroma igice cya 7 ku murongo wa 25 ati, nuko njyewe mu mutima wanjye, ni ukuvuga mu bwenge bwanjye, ndi imbata y'amategeko y'Imana. Ubwo rero niba ari uku nguku bimeze, ukwakira kimwe mu bimenyetso bibiri byo mu Byahishuwe hagati y'ikimenyetso cy'Imana cyangwa ikimenyetso cy'inyamaswa biraza gushingira ku mategeko y'uwo wumvira. Mbese no kumvira amategeko y'Imana mu bwenge bwawe no mu bikorwa byawe, ariho mu ruhanga no mu kiganza, ubishobojwe na Mwuka Wera, uwemeye ko uyu murimo ukorerwa muri we ashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Noneho ukumvira amategeko y'inyamaswa ari y'ubupapa, bumwe buvuga ko bwahinduye amategeko y'Imana, by'umwihariko itegeko rya kane ry'isabato, maze ukumvira umunsi muhimbano wo ku cyumweru, ni ukwakira ikimenyetso cy'uko wemera ubwo butware. Mu bwenge bwawe ni mu ruhanga rwawe, mu bikorwa byawe ni mu kiganza cyawe. Tugarutse no ku mubare w'inyamaswa rero, kuko nifuza ko tuza kumenya uyu mubare nyirizina, twamaze kumenya imikorere yawo yose uko yakabaye, niyo mpamvu tugiye kwibaza ikindi kibazo ngo, mbese utangira kwitwa umubare w'inyamaswa ryari cyangwa se ugaragara ryari? Aha naho turirinda kugendera ku bitekerezo byacu bwite nuko twibwira ibintu maze tubaze Bibiliya. Turongera dusoma aya masomo awukubiyemo kuko ariho honyine ugaragara, maze turebe uko ibintu bikurikirana. Mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 16 na 17 haranditse ngo, itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. None niba Bibiliya ari ukuri kudahinduka, muri iri somo namwe ubwanyu muri kubona icyabanje ari iki? Icyabanje ni ikivugwa ku murongo wa 16 aricyo kimenyetso cy'inyamaswa. Noneho ku murongo wa 17 umubare w'izina ry'inyamaswa uhita uzana wo nka bumwe mu buryo cyangwa se nka kimwe mu bikoresho bigiye gukoreshwa
mu kubuza abatari kumvira gahunda yose y'inyamaswa kugura no kugurisha. Ibi niko Bibiliya ibivuze, ntabwo ari ibitekerezo byanjye. Ikindi kibigaragaza neza ni uko ahantu hose uyu mubare uboneka uri guhwana neza kandi ukajyanirana n'ikimenyetso cy'inyamaswa, bivuze ko uyu mubare ugomba kwitwa umubare w'izina ry'inyamaswa gusa, mu gihe icyo kimenyetso cy'inyamaswa nacyo cyamaze kuboneka mu isi. Ubwo rero kumenya igihe ikimenyetso cy'inyamaswa kigaragarira mu isi n'igihe abantu batangira kugishyirirwaho biradufasha neza kumenya igihe uyu mubare w'inyamaswa utangira gukorera, kubera ko uyu mubare turi kugenda dusoma ko uhwanye 100% n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku ngingo ya 830 haranditse ngo kuruhuka ku cyumweru ntibirahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa kandi ntibizaba cyo kugeza igihe itegeko rizahatira abantu gusenga kuri uwo munsi w'isabato y'ikigirwamana. Igihe kigiye kuza ubwo uwo munsi uzaba ikigeragezo, ariko icyo gihe ntikiragera. Ubwo rero igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashyiraho itegeko rihatira abantu bose kuruhuka ku cyumweru, nibwo kuryumvira bizahinduka kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi mu kugira ngo rino tegeko ryubahirizwe hagomba kuzakoreshwa imikorere y'agahato mu isi, ariyo mikorere cyangwa se sisiteme y'inyamaswa, kugira ngo ibatere kuramya mu buryo bw'ikinyoma. Iyo mikorere igaragaza imyitwarire yose y'ubupapa irimo no gukoresha agahato niyo yitwa umubare w'izina ry'inyamaswa. None tukiri hano twakwibaza kino kibazo cy'ingenzi: mbese nubwo dimanche itarahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa, uburyo bugambiriye gutuma rino tegeko rishyirwaho burimo nk'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere, gushaka kugarura imico mbonera no gushakira abakozi ikiruhuko n'izindi mpamvu zitandukanye, byaba byaratangiye gukora mu isi na bugingo n'ubu? Igisubizo ni yego, ibyo ngibyo byaratangiye. Kuri iki kibazo turongera twibaze ngo niba umubare w'inyamaswa uhwanyije agaciro n'ikimenyetso cy'inyamaswa, mbese imikorere cyangwa se sisiteme igambiriye gutuma abantu bazagenzurwa byuzuye bakaba nk'abaretwa, kandi iyo sisiteme ikaba yanakoreshwa mu kubuza abantu kugura no kugurisha igihe cyose bibaye ngombwa, iyo mikorere ikaba yanashobora gukoreshwa kugira ngo abantu batirwe kumvira amategeko anyuranyije n'imitimanama yabo, iyo sisiteme yaba iri gushyirwaho mu isi magingo aya ngaya? Igisubizo ni yego. Niba rero dushobora kumenya iyo mikorere iyo ari yo, ubwo dushobora guhita tubona neza ikizarangira kibaye umubare w'izina ry'inyamaswa, nubwo uyu munsi cyaba kitarahindukaho. Kandi kubera ko uyu mubare ugaragara muri Bibiliya by'umwihariko mu kibazo cyo kubuza abantu kugura no kugurisha, ibyo birumvikana ko ari ibyerekeranye n'ubukungu n'ifaranga. Bisobanuye ko iyo mikorere cyangwa iyo sisiteme igomba gushakirwa cyane cyane mu kibazo cy'ubukungu n'ibigendana nacyo. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana. None twaba dusoma mu nyandiko zahumetswe ko bene iyo mikorere y'agahato izakoreshwa mu isi? Yego, turabisoma mu gitabo Intambara Ikomeye kuri paji ya 416 haranditse ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi w'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba ari bo batuma Imana igiye gucira isi hiteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ahangaha muri aya magambo turabona ko byari byarahanuwe ko ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko yayo buzaregwa kuba abanzi b'ibintu bibiri mu isi. Icya mbere ni ukuba abanzi w'amategeko y'isi, icya kabiri ni ukuba abanzi ba gahunda y'isi. Mu Cyongereza ibi byiswe law and order. Ku cya mbere ari cy'amategeko, twese turabizi ko aratorwa n'ububasha bubishinzwe nk'inteko nshingamategeko, agasinywa na perezida, maze yatangarizwa abantu agatangira gukurikizwa. Ariko iki cya kabiri aricyo cyitwa gahunda, ni ukuvuga order cyangwa se ordre, ni uburyo bukoreshwa. Mu yandi magambo ni imikorere iba yarashyizweho n'inzego zibifitiye ububasha kugira ngo ayo mategeko yashyizweho abashe kubahirizwa. Aha mureke dufate urugero rworoshye rwabyumvikanisha neza. Nko mu gihe cya COVID-19, leta nyinshi zo mu isi zashyizeho itegeko rivuga ko kugira ngo abantu bemererwe kugira icyo bakora, banemererwe kugura no kugurisha, bagomba kuba barikingije. Iryo ryari itegeko, kandi kuko atari ikintu umuntu yatwara mu ntoki ngo agende cyerekana ku isoko agure kandi agurishe, ndetse n'urukingo ryasabaga rukaba rwaraterwaga imbere mu mubiri w'umuntu, rudashobora kurebeshwa amaso agaragara ku miryango y'amasoko n'ahandi hose, ngo abarufite bemererwe gukomeza ubuzima busanzwe, abatarufite babibuzwe. Kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe, hashyizweho kino kintu cya kabiri, aricyo cyitwa gahunda yo kwikingiza, aho wajyaga kwikingiza wese yandikwaga muri sisiteme, akanahabwa umubare we w'uko yikingije ugashyirwa ku ikarita ye,
maze iyo karita akaba ariyo yerekana ku masoko, mu modoka n'ahandi hose kugira ngo akomeze ubuzima busanzwe. Iyi karita yo kwikingiza yari ikozwe mu by'ayandi makarita yose akorwamo, ariko ububasha yari yahawe n'itegeko rya leta muri icyo gihe cy'agahato byayihaga ububasha bwisumbuyeho bunayitandukanya n'ayandi, ku buryo kuba uyifite byabaga bihwanye rwose 100% no kugaragaza ko wemera iryo tegeko ryatanzwe na leta, ndetse bikaba bihwanye no kugaragaza ko mu mubiri wawe aho abantu batarebesha amaso harimo ikintu kitagaragara gihuje n'iryo tegeko ari cy'urukingo. Ubwo rero iyi mikorere cyangwa se iyi systeme cyangwa se gahunda yo kwikingiza yari ihwanye neza rwose 100% n'itegeko leta yari yaratanze. Mbese Bibiliya ntiyatubwiye yuko na ya mikorere y'inyamaswa ariyo mubare w'izina ryayo igomba kuba ihwanye neza n'ikimenyetso cyayo ari cyo tegeko ry'icyumweru? Nuko nguko twabisomye. Niba kandi twabonye ko uyu mubare w'inyamaswa ufitanye isano ikomeye cyane n'ikibazo cy'ubukungu cyo kubuza abantu kugura no kugurisha, ubwo kugira ngo dutahure uyu mubare cyangwa se iyi systeme tumenye neza uwo ari wo, tugomba kumenya ikintu cyose cy'ingenzi cyavuzwe mu byanditswe byera kuri iyi ngingo yerekeranye no kugura no kugurisha. Mu gitabo Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku gihamya cya 343 haranditse ngo inshuro nyinshi Uwiteka yatwigishije ko abizera bagomba kwimura imiryango yabo bayikura mu mijyi bayijyana mu cyaro aho bashobora kwibonera umusaruro w'ibibatunga, kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Twagombaga gutangira gushyira mu bikorwa amabwiriza twahawe inshuro nyinshi agira ati musohoke mu mijyi mujye gutura mu turere tw'icyaro aho amazu atarundanye, aho muzagirira umudendezo wo kudakomwa mu nkokora n'abanzi. Aya magambo nubwo yumvikana neza, mureke twongere tuyasuzume tugendeye kuri iyi ngingo turi kwiga. Ubu ni ubuhanuzi umuhanuzi w'Imana yerekwaga bw'ibizaba mu bihe bizaza, kandi avuze ko imwe mu mpamvu yo kwimukira mu cyaro ari ukugira ngo ubwoko bw'Imana buzabe bufite umudendezo ku kigero runaka, kuko nubwo itegeko rizagera mu bice byose by'isi, ariko aya magambo avuze ko ku kibazo cyo kugura no kugurisha mu buryo bw'umwihariko kizaba gikomeye cyane mu mijyi. Ubwo rero birumvikana ko mu mijyi ariho ya mikorere y'inyamaswa igomba kwigaragariza cyane kuruta mu turere tw'icyaro. Ubwo noneho nitubasha kumenya igitandukanye imijyi n'ibyaro, by'umwihariko ku ngingo zo kugura no kugurisha, biradufasha kumenya aho iyi mikorere y'agahato ari nayo systeme y'inyamaswa, ari nawo umubare w'izina ry'inyamaswa wihishe, kubera ko dusomye ko iyo mikorere izagenzura cyane cyane abari mu mijyi kuruta abazaba bari mu cyaro. Ndizeye Damien, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abaguzi mu Rwanda Decor, yasabye ko iri koranabuhanga ryajya rinagera ku batuye mu duce tw'icyaro. Tubona ko serivisi z'imari zifashisha ikoranabuhanga zirunze mu mijyi kure y'abantu benshi baba mu byaro. Dukeneye rero ko abatanga izi serivisi bashora imari mu kwegereza abaturage bo mu cyaro ikoranabuhanga mu rwego rw'imari ku baturage bafite ubushobozi buke. Mu mijyi ni ahantu hagaragara iterambere cyane kuruta mu bice by'icyaro, kandi by'umwihariko mu kugura no kugurisha mu mijyi bigaragaramo uburyo bw'ikoranabuhanga cyane kuruta uko bimeze mu bice by'icyaro. Ibyo buri wese arabizi kandi aranabibona. Niba rero dusomye ko ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane cyane mu mijyi, by'umwihariko ku bwoko bw'Imana buzaba bukirimo, ubwo birumvikana ko vuba bidatinze uburyo bwo gukoresha systeme z'ikoranabuhanga ari nazo zigenzura serivisi hafi ya zose zo kugura no kugurisha, ubwo izo systeme zizaba zifite amategeko akomeye azigenzura mu buryo bitazashobokera uwo ari we wese kuzikoresha atabanje kwica amategeko y'Imana. Ino mikorere y'ikoranabuhanga rero igambiriye kugenzura abantu cyane cyane mu kibazo cyo kugura no kugurisha niyo igiye guhinduka umubare w'izina ry'inyamaswa. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangiye igerageza ry'ifaranga koranabuhanga rizwi nka CBDC hagamijwe gusuzuma uko ryakoreshwa mu gihugu. Iri gerageza rije nyuma y'ubushakashatsi bwagaragaje ko CBDC ishobora guteza imbere urwego rw'imari rukagera kuri bose, ikanafasha kugabanya ikoreshwa rya cash mu gihugu. Twari tumaze kubabwira ko muri aya makuru tuza kubabwira inkuru y'uko abanyarwanda bagiye kuzahabwa indangamuntu ikozwe mu rwego rw'ikoranabuhanga. Icyo kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu cyatangaje ko kizatangira gutanga indangamuntu zikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, digital ID. Indangamuntu koranabuhanga hateganijwe kubanza gufata amakuru yaburaga ariyo ibikumwe byose ko ari 10 byo mu ntoki byose ko ari 10
n'ibishushanyo y'imboni. Ubwo ibyo nibyo tuzatangiriraho, ariko tunabikora tuzanahuza amakuru y'abana n'ababyeyi babo, bivuga ngo nibyo twita pre-enrollment cyangwa data cleansing, aho n'ufite amakuru ye mu bubiko bw'izindi systeme dukorana nazo. Ibyo nibyo tuzaheraho, hanyuma tunafata n'ayo makuru y'ibyo bikumwe n'andi n'ifoto nshyashya ku bantu bose. Ino si y'iki gihe turimo ubiri mu mpinduka zikomeye, aho ibintu byose n'amakuru yose biri gukurwa mu buryo bugaragara bigashyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa. Ibi abantu benshi barabibona nk'iterambere, ariko abateguye ino gahunda yo kugira isi ifite ubuzima bushingiye ku ikoranabuhanga gusa, ari byo digital world, bo bafite umugambi ukomeye kuri ibi bintu, kandi benshi batitaho ari wo kugenzura abantu no kuzajya bibashoboza gutuma abantu bose bumvira amategeko yabo byihuse, nubwo yaba atandukanye n'amategeko y'Imana, igihe cyose bizaba bibaye ngombwa. Hari ibikoresho bitatu by'ingenzi bigize iyi si izaba ishingiye ku ikoranabuhanga gusa, ari byo: icya mbere, irangamuntu y'ikoranabuhanga izaba ikubiyemo amakuru yawe yose, harimo n'amakuru y'ubuzima, ikazaba ikubiyemo imyirondoro yawe yose, ibyo ufite byose, ibyo ukora, amashuri wize, abana ufite n'ibindi byose. Icya kabiri ni ifaranga ry'ikoranabuhanga, ari ryo kugira ngo urikoreshe ugomba kuba ufite konti ya banki cyangwa se ufite ikindi kigo cy'imari ukorana nacyo, wenda nka mobile money, kugira ngo ubashe gukoresha amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa, ari byo bakunze kwiyita cashless economy. Ndetse icya gatatu ugomba kuba ufite ni telefone igezweho smartphone, izajya igufasha gutuma ukoresha irangamuntu y'ikoranabuhanga ndetse n'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ibi byose uko ari bitatu nibyo byubatse no systeme nshya y'ikoranabuhanga isi yose iri kwinjiramo, kandi n'iby'ubuzima busanzwe bw'abantu bose bugiye kuba bushingiyeho gusa, aho utabifite nta hantu ntamwe mu isi azaba yemerewe gukorera cyangwa se kuba. Hari ikintu gitangaje tugomba kumenya. Igihe abatware n'abayobora isi y'umwijima bavuze ko bakeneye isi y'ikoranabuhanga gusa, ni ukuvuga digital world, hari ikirenze iki tugomba kumva baba bavuze. Mbese ntimuzi yuko iri jambo digital rikomoka ku ijambo ryitwa digits, bisobanuye ngo imibare cyangwa se umubare mu bumwe. Ubwo rero iyi digital world cyangwa se isi y'ikoranabuhanga mu buryo bwumvikana neza birasobanuye ngo ni isi ishingiye ku mubare. Ubwo n'irangamuntu y'ikoranabuhanga digital ID mu mvugo yahuranyije twavuga ngo ni irangamuntu y'umubare, ndetse n'ifaranga ry'ikoranabuhanga digital currency mu buryo bwahuranyije twavuga ngo ni ifaranga ry'umubare. Reka twongere twumve icyo umwe mu bayobozi b'iyi gahunda y'ikoranabuhanga mu isi yayivuzeho n'ibi bikoresho bitatu byayo. Mbese n'ibihe bikoresho bya gahunda nshya y'isi? Ibyo bikoresho ni ibi ngibi. Buri wese agomba kugira irangamuntu y'ikoranabuhanga, kandi buri wese agomba kugira konti ya banki, kandi buri wese agomba kugira telefone igezweho. Ibyo byose nibimara kubaho, ibyo dushaka byose bizaba birangiye. Kubera ko ibindi byose muri ino gahunda nshya y'isi byubakiye kuri ibyo bitatu. Ibyo ngibyo twabivugagaho mbere y'uko dutangira. Ni ibintu bitatu by'ibanze ibindi byose byubakiyeho, birimo telefone igezweho, konti ya banki, ndetse n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ibyo ngibyo bigomba kuba mu bihugu byose. Twebwe mu Buhinde ibyo tubyita ubutatu bwa JAM. Jandam, iryo ni ijambo rya mbere risobanuye konti ya banki. Adhan bisobanuye irangamuntu y'ikoranabuhanga, ndetse na M bisobanuye mobile cyangwa telefoni. Mbese ibyo ngibyo ntibihenze? Oya, habe na gatoya. Mwumvise uburyo iyi mikorere mishya ayisi ibikoresho by'isi nshya ndetse n'ibigo bitandukanye by'imari n'iby'itumanaho bikunze gukoresha iri jambo ngo injira mu isi nshya y'amafaranga meza iyo bari kwamamaza zino gahunda zabo z'ikoranabuhanga gusa.
wakwibaza ngo iyi si nshya baba batubwira kwinjiramo ni iyihe? Mbese nuko tuzava kuri uyu mubumbe tukajya ku wundi? Igisubizo ni oya, ahubwo ino si nshya baba bavuga ni ya gahunda yitwa New World Order, ariyo gahunda izaba yishingikirije cyane ku mikorere y'ikoranabuhanga, ikazaba igizwe n'irangamuntu imwe ku isi yose, ari ino rangamuntu y'ikoranabuhanga, n'ifaranga rimwe ku isi yose, ni ukuvuga amafaranga akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa, ndetse n'umunsi umwe w'isi yose w'ikiruhuko ariwo dimanche, n'idini imwe y'isi yose ariyo mpuzamadini, aho amadini yose agendera ku murongo umwe, hamwe na leta imwe iyobora izindi zose, aribwo butegetsi bw'i Roma bw'abajesuite, ndetse na papa wabo Leo wa 14, bose bategekera munsi y'ubutware bwa Satani. Iyo niyo si nshya barimo kubaka ubu ngubu. Impamvu imikorere y'ikoranabuhanga yimakajwe cyane muri kino gihe ni ukugira ngo bizorohe kugenzura, kugura no kugurisha. Ubu ngubu twakwishimira urwego tugezeho nk'u Rwanda, kuko iyo urebye amafaranga ahererekanya hakoreshejwe ikoranabuhanga, byaba kuri mobile money ndetse n'ikoranabuhanga mu mabanki n'ibigo by'imari biciriritse microfinance, ubona ko bigeze ku kigero cya 300% birenze ry'umusaruro mbumbe w'igihugu. Rigitangira mu myaka nka 15 ishize byari kuri 0.3%. Aho rero uwo muvuduko wiyongereye cyane mu gihe cya Covid, ariho abantu batangiye gukoresha cyane ikoranabuhanga to cashless, tukabona koko bishinze imizi. Icyo dushaka nuko nabo bitarageraho bikomeza kubageraho. Ikindi muzi ko hari n'umushinga wa e-cash wo gutuma amabanki ndetse n'izi company za mobile money zose zihurizwa hamwe, ku buryo mwabonye ko ubu umuntu ufite telefone cyangwa sim card ya MTN cyangwa mobile money wallet ya MTN yohereza amafaranga kuri Airtel nta kibazo, ndetse n'amabanki izi service twisa push pull, aho uvana amafaranga yawe ku mabanki ukayashyira kuri konti yawe ya mobile money, nabyo birakunda. Turagira ngo rero ibigo byose bihurizwe hamwe, akaba ari umushinga tubona ko uzatuma izo service z'imari zishobora kwihuta. Iyo strategy ni imyaka 5, kandi turizera ko bishyirwa mu bikorwa dufatanyije na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ndetse n'izindi nzego, tuzayishyira mu bikorwa rikatanga umusaruro ushimishije. Umuryango ushinzwe ubukungu bw'isi umaze igihe utangaje ko bitarenze umwaka wa 2030 abatuye isi yose ntacyo bazaba batunze, kandi ko bazaba bishimye, aribyo bakunze kuvuga ngo you will own nothing and you will be happy. Bijya bigora abantu benshi gusobanukirwa ngo ni gute umuntu ashobora kwamburwa ibye byose, by'umwihariko ataranihannye, ubuntu bw'Imana budakorera mu mutima we, yarangiza agakomeza kubaho yishimye nkaho nta cyabaye. Igisubizo cya kino kibazo gishingiye ku kumenya uburyo abantu bazamburwamo ibintu byabo byose. Urugero, ubusanzwe iyo ufite amafaranga afatika mu ntoki, uburenganzira bwa nyuma bw'uko uyakoresha buba buri kuri wowe wenyine. Ariko amafaranga ari mu buryo bw'ikoranabuhanga burya ntabwo aba akiri ayawe, wabyemera cyangwa utabyemera, ahubwo aba ari akwitirirwa gusa. Mu kuri ayo mafaranga y'ikoranabuhanga aba ari ay'ikigo wayabitsemo, kuko ni nacyo kiguha ububasha bwa nyuma bwo kuyakoresha, bitewe n'uko haramutse habayeho impamvu runaka, wenda nka leta igasaba banki ukoresha cyangwa se mobile money ukoresha gufunga ayo mafaranga yawe ayibitseho, uwo mwanya banki ihita ifunga konti yawe ikongera gukora ari uko wamaze gukemura ikibazo ufitanye na leta. Ubwo rero uku kwambura abantu ibintu byose mujya mwumva kuvugwa n'uyu muryango ushinzwe ubukungu bw'isi World Economic Forum, bishingiye gusa ku kubambura uburenganzira bwabo bwa nyuma kuri ibyo bintu byabo byose, uhereye ku mazu n'amasambu yabo n'indi mitungo yabo n'amafaranga yabo n'imyirondoro yabo yose, maze abantu bagasigarana amazina byanditsweho gusa, ibindi bakitwa ko babikodesha. Ubwo kandi birumvikana ko ibyo ukodesha biba bitakiri ibyawe, kuko ububasha nyakuri bwa nyuma bufitwe n'uwo witwa ko ubikodeshaho, kandi ibyo byose abantu bazabyishimira, n'ubu bari kubyishimira kuko bari kubibona nk'amajyambere. Biratangaje cyane kandi kubona uburyo n'ubwo isi yose ifite ibihugu bisa n'ibitumvikana, ariko iyo bigeze kuri iyi ngingo yo guhindura isi yose ishingiye ku ikoranabuhanga gusa, ibihugu byose ubona ko biba biri mu murongo umwe, nta na kimwe gisigaye, yaba Amerika n'Ubushinwa, Uburayi, Afurika, Australia na Aziya yose n'ahandi hose ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haherutse kubera inama y'ubukungu mpuzamigabane, aho yasoje
hashinzwe ihuriro rikorera ku isi yose ryiswe ngo Better Than Cash Alliance. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ihuriro ry'abafite uburyo bwiza bw'imikorere iruta gukoresha amafaranga afatika. Ubwo ni ukuvuga ko bashaka ikoranabuhanga gusa. Nimwumve icyo uyu muyobozi w'iryo huriro ry'ibihugu byose by'isi witwa Ruth Godwin yavuze cyerekeranye n'iyi mikorere mishya y'ikoranabuhanga bari gushyiraho mu isi yose muri iyo nama baheruka gukora. Nahoze ntekereza ku isano naza kubabwira hagati y'ababyinnyi bari imbere y'abantu ubigereranyije n'imikorere y'ikoranabuhanga. Kandi igisubizo ni uko igihe ibyo bintu bikorerwamo gihatse byose. Nk'uko ababyinnyi bahabwa igihe ntarengwa cyo kubyina imbere y'abantu, niko bimeze no kuri twebwe abari gukora dushyira isi yose mu buryo bw'imikorere y'ikoranabuhanga. Twaba ari igihe twihaye cyo kuyitangiza, icyo kujya inama, cyangwa icyo kuzabikoreshwa mu isi. Igihe rero nicyo shingiro rya byose. Umumaro w'iyi nama uyu munsi ni ukugira ngo tubwire abashoramari bose n'abacuruzi bose n'abandi bose bafite mu nshingano zabo gutuma abaturage bagerwaho bakanakoresha serivisi z'ikoranabuhanga. Turababwira ko iyi nama ibereye igihe kuko tugomba kugera kuri gahunda z'iterambere rirambye bitarenze umwaka wa 2030. Ibyo ngiye kubivuga mu mwanya muto, ariko reka mpere ku gusobanura iri huriro. Ubu turakorera mu muryango w'abibumbye, an alliance of governments and companies and international organizations. Kandi turi ihuriro rihuje amaleta n'amakampani hamwe n'indi miryango mpuzamahanga that are each committed, each has to commit before they join the alliance. Yose yemeye kandi igomba no kubanza kwemera mbere yuko yinjira muri rino huriro to moving away from cash to some form of digital option. Kwizarekera gukoresha amafaranga afatika igakoresha uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga gusa. Ntabwo dushishikajwe cyane n'ubwo buryo ubwo bwaba ari bwo. Icya mbere ni uko bugomba kuba ari ikoranabuhanga bugera kuri bose kandi bwemewe ku rwego mpuzamahanga. Impamvu zo gukoresha iyi mikorere mishya zifite umumaro mwinshi. Ubwa mbere biroroha kuzigama amafaranga, bworohereza kandi kumenya byose, ndetse kandi butuma ibintu bikorerwa mu mucyo, bugatuma amafaranga anagera kuri nyirayo akanakoreshwa na nyirayo gusa. Ibyo ni bimwe mu byiza byo gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga gusa. Iri huriro ryacu rijya gutangira twaribajije ngo mbese koko amafaranga afatika ni ikibazo gikomeye ku rwego rwo gutuma tukitaho. Birakwiriye ko ihuriro nk'iri ry'isi yose ryakubakwa rigashingwa rigendereye icyo kibazo kimwe gusa. Igisubizo ni yego. Impamvu ya mbere, biragorana cyane gukoresha amafaranga afatika iyo uri nk'umukoresha wishyura abakozi benshi. Icya kabiri, nta mutekano birimo, ntubasha no kubikurikirana, muzi n'ibindi bibazo byinshi by'amafaranga afatika. In fact, it's so big a problem ndetse icyo kiracyari ikibazo gikomeye, aricyo gitumye natwe tukiri hano. Hari no huriro rigambiriye gukuraho amafaranga afatika tukajya mu ikoranabuhanga gusa. Abaturage bamaze kubona ko kino ari ikibazo kigomba gukemuka kandi tugishyizemo imbaraga. Ndetse ni n'ikibazo ku maguverinoma, ni ikibazo ku mabizinesi, ni ikibazo ku bakire n'abakene bose. Kino kibazo tugomba kugikemura. Because we care about achieving the sustainable development goals. Kandi tugomba kugikemura kuko twifuza kugera ku ntego z'iterambere rirambye rya 2030. Did you know that every single government in the world has committed to these? Mwari muzi ko buri leta yose yo mu isi yemeye gukoresha no gahunda nshya? Dukunze kubona ku makuru ibihugu bigira inama zitandukanye hakabonekamo kudahuza. Ibi ntabwo ariko bimeze ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Buri guverinoma yose yo mu isi yemeye kurikoresha. Abayobozi b'iri huriro bafatanyije n'abayobozi b'umuryango w'abibumbye n'abandi binjije buri leta yose yo mu isi mu masezerano yo gukoresha ikoranabuhanga gusa. Guverinoma ya Norway na guverinoma ya Australia barabyemeye. The government of Ethiopia, the government of Rwanda. Guverinoma ya Ethiopia na guverinoma y'u Rwanda nabo barabyemeye. Isi yose muri rusange yarabyemeye. And the timeline. Kandi igihe ntarengwa ni 2030.
What happened 10 years ago? Mbese mu myaka 10 ishize habaye iki? Mu myaka 10 ishize serivisi zishyuriwe mu ikoranabuhanga gusa zaratumbagiye cyane. Mu myaka 10 ishize abakoresha telefoni zigezweho bariyongereye cyane bidasanzwe. We've talked about those as critical for digital financial Ibi twababwiye ko ari ingenzi mu kugira isi ishingiye ku ikoranabuhanga gusa, kandi byinshi muri ibyo byiyongereye ku muvuduko udasanzwe mu myaka 10 ishize yonyine. Nitugendera kuri uyu muvuduko rero, intego twihaye muri 2030 tuzazigeraho. Isi yose izabikoresha ibintu byo mu ikoranabuhanga gusa. If there's one thing that you remember from what I say today, niba ari ikintu kimwe ugomba kwibuka mu byo navuze byose uyu munsi, remember that now is the time. Wibuke ngo ubu ngubu kino nicyo gihe cyo kwinjira nawe mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa. Kuri mwebwe bashoramari, muzi uburyo kuzarira ari ikibazo kibi cyane gishobora kurogoya imigambi yawe yose. Niba rero twifuza kugera ku ntego twihaye, tugomba kuzirikana ko n'utaratangira gutangira ari ubu ngubu. We don't have the time to wait. Nta gihe cyo gutegereza dufite kuko dusigaranye imyaka mikeya cyane. Mureke mbaye ingero zimwe na zimwe. We've heard about India. Twumvise mu Buhinde, tuzi ko bageze ku rwego rwo hejuru cyane bitewe no kwiyongera ko gukoresha ubukungu bw'ikoranabuhanga gusa, kandi ingufu leta yabishyizemo aho abarenga miliyari imwe bakoresha ikoranabuhanga, inyungu zabyo zirigaragaza ubu ngubu. Nta gihe gihagije rero dufite nitudakoresha umuvuduko wo kugera kuri izi ntego. So I urge you to take that opportunity and to act now. Ndabashishikariza rero gukoresha aya mahirwe mugakora ubu ngubu. Thank you. Imibare ni isomo rikomeye, abanyabwenge nimwige imibare, nyirayo ni umuntu utavugirwamo, afite ubwenge yakuye ikuzimu, 656 naho ni umubare, nimumusabe yoroshe imibare, ni mwarimu w'isomo ry'imibare. Murumva neza ko buno buryo bwo kugira amafaranga akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga gusa ari imikorere yemejwe n'isi yose, kandi bakaba bagaragaza ko amafaranga afatika ari ikibazo, bityo ko akeneye kuvanwaho cyangwa se akagabanywa cyane gukoreshwa ku kigero cyo hasi kuruta ibindi byose gishoboka. Impamvu nuko amafaranga afatika nta wundi muntu uri hagati y'ugura n'ugurisha, ariko ku mafaranga y'ikoranabuhanga siko bimeze, kubera ko systeme y'ikoranabuhanga uri gukoresha uhererekanya ayo mafaranga niyo ibiri hagati y'ugura n'ugurisha, kuko ni nayo itanga uburenganzira bwa nyuma bw'aho ayo mafaranga agomba kujya, ndetse ikaba ifite n'ububasha bwo gufunga no gufatira ayo mafaranga, ikaba yakubuza kuyakoresha igihe cyose uri kunyuranya n'amategeko ya leta. Hashize igihe kitari gito, ibihugu byinshi birimo n'u Rwanda bishyize umukono ku masezerano nk'aya yo kwinjira muri rino huriro ry'isi yose ryo gukoresha ayo mafaranga y'ikoranabuhanga gusa. Nimwumve icyo wari umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda yavuze icyo gihe ku byerekeranye n'iyi mikorere mishya n'impamvu amafaranga afatika agomba gukurwaho. Kubika amafaranga mu ihembe cyangwa mu bimuga bimaze kuba kera habayeho mu Rwanda. Ku ijanisha ryo hejuru abaturage bayotse ibigo by'imari. Nubwo bimeze bityo ariko Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa avuga ko iyi banki gitanga amafaranga menshi mu konera abaturage amafaranga bahererekanye. Hafi miliyari 2 buri mwaka dutanga kugira ngo dushobore guha amafaranga, kugura amafaranga azakoreshwa mu kugura no kwishyurana. Ariko ni miliyari 2 nayo tugura za mpapuro z'amafaranga tuzana, ariko no kuyageza mu amabanki kuyageza mu mashami yayo kujya kuyageza ku bantu n'amafaranga menshi cyane akoreshwa kugira ngo iyi cash ishobore kugera ku bantu benshi. Igika cy'u Rwanda rwinjiyemo ku bijyanye no guhererekanya amafaranga yifashishije ikoranabuhanga kigaragazwa nk'igishobora kugabanya ubukana bw'iki kibazo, kandi bikazana inyungu nyinshi kuko bitangazwa n'abamaze kwinjira mu buryo bw'ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga. Amafaranga yawe ufite ku ikarita cyangwa se ubundi buryo runaka ukaba wabasha kubona serivisi utiriwe ujya kuri banki cyangwa gutonda imirongo, bigacungura igihe, bigasanga igihe nyine ntabwo gitakara, kandi igihe urabizi ni amafaranga. Gukoresha ikadi bindinda guhomba kuko ntago nkomeza mfata amafaranga ngo mbe nagarura nabi, ntiriwe mfata mu yanjye ngo mugarurire tayaraba yavuyeho kare. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa avuga kuva muri 2011 agaciro k'amafaranga ahererekanywa hifashishijwe utumashini twabugenewe POS kamaze kwikuba inshuro 10 mu gihe amafaranga ahererekanywa kuri telefoni zigendanwa nayo yiyongereye ku muvuduko wo hejuru. Nko muri 2011
twishyura ni nka miliyari 5 gusa zakoreshejwe mu kwishyura dukoresheje utwo tumashini, ariko muri uyu mwaka biba bigeze kuri miliyari hafi 57, ariko nabyo noneho amafaranga atangwa na za telefone koherezanya byo byayikubye inshuro nyinshi cyane, byavuye hafi kuri miliyoni 700 muri 2011 yoherejanyijwe ku matelefone. Muri uyu mwaka tuvuga mu kwezi kwa gatandatu byamaze kugera kuri miliyari 1,200. Imyumvire ifatwa nk'ikiri hasi kuri bamwe hamwe n'ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bitarakwira hose bigaragazwa na Banki Nkuru y'Igihugu nk'ibigikoma mu nkokora gahunda ya leta yo guhererekanya amafaranga abantu batayakozeho cashless, ariko Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda avuga uko byagenda kose igihugu kigomba kugera ku ntego cyihaye ariyo guhererekanya amafaranga abantu batayakozeho. Uko dukoresha ikoranabuhanga niko amafaranga yihuta, niko n'ibikorwa by'ubukungu byihuta, muri rusange bigira ingaruka nziza ku bukungu bw'igihugu. Ariko ikindi ku bantu ku giti cyabo, icyo twita kugira abantu benshi bakoresha serivisi z'imari, bagirwa na serivisi z'imari. Iyo dukoresha iri koranabuhanga biroroha ko umuntu yakorana na banki ari mu cyaro kurusha uko byari kugenda mbere, bategereje ko banki zaza kubaka ishami kugira ngo batangire kujya gukorana n'iriya banki. Ariko ubu umuntu aricara iwe ahari hariho hose agakorana na banki akoresheje telefone. Ufungura konti yawe ukoresheje telefone, ukabitsa amafaranga ukoresheje telefone, ukabikuza amafaranga ukoresheje telefone, ugakoresha telefone kugura ibyo ushaka kugura. Abize neza ubuhanuzi bwo mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 18 mubona ko ubwo buhanuzi budahwema iteka kwerekana ko hari umurwa witwa Babuloni ikomeye yo mu gihe cy'imperuka, kandi iyo Babuloni Bibiliya itubwira ko ari igenzura abatunzi bo mu isi ikanabatungisha. Mu gihe ubutunzi hafi ya bwose bw'isi ubu bubikwa mu mabanki no mu bindi bigo by'imari, kandi iyi Babuloni ikomeye ikaba ari ubupapa, ubwo biratwereka neza ko Roma n'abajezuite bayo ari bo bari inyuma yo gushyiraho iyi mikorere y'ikoranabuhanga gusa mu buryo bwo kugenzura isi yose, ariko bakabyitirira amabanki makuru y'ibihugu, ari byo bituma aya mafaranga yitwa Central Bank Digital Currency, ariko ari bo bagenzura ayo mabanki. None se bino nabo baba ariko babyivugira ku ino mikorere igambiriye cyane cyane agahato ndetse no kugenzura abantu? Mureke turebe aya makuru yandi yatangajwe na televiziyo ya Sky News ubwo bagarukaga ku ntego nyamukuru iri gutuma isi yose yinjizwa mu ifaranga ry'ikoranabuhanga gusa. Then there's this push towards a solely digital currency that's happening. Hari kino gitekerezo kiriho cyo gusunikira isi yose mu ifaranga ry'ikoranabuhanga gusa. Amabanki makuru y'igihugu hafi ya yose ubwo buryo bugeze kurabushyiraho. Iki ni igitekerezo cyiza ku batware b'isi no kuri gahunda zabo, ariko ntabwo ari umwanzuro mwiza kuri twebwe, kuko amakuru yawe n'imyirondoro yawe n'amafaranga yawe bigiye gushyirirwaho ubugenzuzi bukomeye. Let me explain how this is going to work. Mureke mbasobanurire uko bigiye gukora. Cash will be phased out. That process is already underway. Amafaranga afatika azakurwaho burundu. Iyo gahunda yaratangiye ubu iri gukora. Ahantu henshi ubu ntibikemewe kwishyura mu mafaranga afatika, ndetse ubu hashyizweho n'umubare ntarengwa w'amafaranga afatika ushobora kubikuza muri banki, kandi uwo mubare ugenda ugabanywa cyane. Banki zimwe zigeze ku kutabikuza amadolari arenze 100 uyagereranyije n'idolari rya Amerika. Ibyinshi mu bihugu biri gukora gutyo birimo n'ibivuga ko binakunda umudendezo. Buri wese namara kumenyera gukoresha ikoranabuhanga gusa mu kugura no mu kugurisha, bizaba byoroshye cyane kugenzura ibyo abaturage bari gukora n'igihe bari kubikorera. Ibi ntawe ushobora kumenya akaga kabyo keretse gusa n'ibimugiraho ingaruka. Amafaranga ari mu ikoranabuhanga ni amafaranga afite ubundi bubasha buyagenzura butari wowe yanditseho. Government could theoretically limit your ability to spend your money in any way they want to. Leta ishobora gukumira uburenganzira bwawe bwo gukoresha amafaranga yawe mu buryo bwose bashaka. They also have total control over your money. Baba banagenzura byuzuye amafaranga yawe. Ushobora kuvuga uti ndashaka kugura kuri uyu munsi, bakakubwira bati oya, uyu munsi ntacyo uri bukore. Amafaranga muri banki zose arabafunze. They can take the cash directly from your account. Bashobora no gukura amafaranga kuri konti yawe, nko kuguca amande igihe utari gukurikiza amategeko bagusabye gukurikiza. Bishobora no kurangira amafaranga yawe yose afatiriwe uramutse ukoze icyo bita icyaha gikomeye cyane. Maybe you put something on social media that's deemed unacceptable. Wenda se washyize ibintu ku mbuga nkoranyambaga leta idashaka, bakakubwira ko wishe amategeko, bityo ko ku mafaranga yawe y'ikoranabuhanga bakuyeho make ariyo mande ya leta. A central bank digital currency is the ultimate tool of control. Ifaranga ry'ikoranabuhanga rya banki nkuru z'ibihugu nicyo gikoresho giheruka cyo kugenzura abantu.
Hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byateguwe bijyaniranye nayo, ariko byose bifitiye umugambi umwe wo kugenzura ibyo ukora byose no kukuyoboza agahato igihe cyose byaba ngombwa. Kugira amakuru yawe ari mu irangamuntu y'ikoranabuhanga nabyo ni ibintu bidatandukanye n'uwo mugambi na gato. Nanone ino ni guverinoma ishaka kugenzura icyo ukora cyose kandi igihe cyose. Tubona ko ibigo by'ikoranabuhanga ubu bikorana n'amaleta mu kubuza abantu uburenganzira bwo kuvuga igihe umuntu ashyize ibintu ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bitandukanye n'amategeko ya leta. Uko ni nako bagiye gukoresha n'amabanki ngo bagenzure amakonti y'abantu yose, batazajya bumvira gahunda yashyizweho bagena ikigomba kuba ku mafaranga y'uwo muntu. Mbese muri gutangira kubona aho byerekeza? Abanyapolitiki barashaka imbaraga gusa hamwe n'abategetsi bari inyuma yabo bafite umugambi w'ubugenzuzi bukomeye. Ibisigaye ntibaba babyitayeho cyane. Birumvikana neza ko iri faranga ry'ikoranabuhanga rizaba ari uburyo bwo kugenzura abantu, kandi ubu buryo cyangwa iyi mikorere ishobora gukoreshwa n'ubutegetsi mu kugena imyitwarire y'abantu bose no mu byiciro byose birimo n'imisengere. Urugero, mu Rwanda hari itegeko ryatanzwe rivuga ko banki zitagomba gufungura imiryango yazo ku munsi wo ku cyumweru dimanche, ariko ku isabato banki nyinshi cyane zirakora zikanakomeza imirimo. Kandi ibyo bishobora gutuma abantu babona ko umunsi w'isabato ari umunsi wo kugura no kugurisha no gukoreraho indi mirimo y'ubucuruzi, bakamenyerezwa ko umunsi wo ku cyumweru ari umunsi w'ikiruhuko. Urundi rugero rwerekana neza ko imikorere y'ikoranabuhanga ishobora gukoreshwa na leta mu kugenzura abantu no kubategeka uko bashaka ni urw'ibyigeze kuba muri 2022 mu gihugu cya Canada. Iki gihe ubwo isi yose yari mu gihe cyo kwikingiza ku gahato, hari abashoferi benshi b'amakamyo manini cyane bategetswe na leta ko nabo bagomba kujya kwikingiza kugira ngo bakomeze gukora akazi kabo, ariko abo bashoferi bo batabishaka. Icyo abo bashoferi b'amakamyo bahise bakora ni uko bahise bategura imyigaragambyo bise ngo Canada Freedom Convoy Protest, bisobanuye ngo imyigaragambyo y'abashoferi baharanira umudendezo wabo muri Canada. Abo bahise bafata amakamyo yabo bayaparika mu mihanda barayifunga, bavuga ko bazayakuramo gusa ari uko leta nayo imaze gukuraho iryo tegeko ryo kwikingiza yari yabashyiriyeho. Icyo leta ya Canada yakoze muri icyo gihe ntabwo yiriwe izana abapolisi cyangwa izindi nzego z'umutekano ngo zijye guhangana n'abo bashoferi b'amakamyo, ahubwo leta yise ijya kuri konti ya banki ya buri mushoferi wese wari muri iyi myigaragambyo, maze itegeka amabanki gufunga izo konti zabo zose, inamenyesha n'abo bashoferi yuko kugira ngo bazongere kubona no gukoresha ayo mafaranga yabo y'ikoranabuhanga yari ari ku mabanki babitsamo, ari uko bazabanza gukura ayo makamyo mu mihanda kandi bakanagaragaza icyangombwa cyemewe cy'uko bikingije. Muri ibi bihugu biteye imbere, kuko ubuzima hafi ya bwose buba bushingiye ku ikoranabuhanga, abo bashoferi babonye ko batazashobora kugira icyo bakora kuko batari no kugura no kugurisha bitewe n'uko leta yari yafunze konti z'amabanki yabo, bahise bakura amakamyo mu mihanda byihuse kugira ngo basubizwe uburenganzira ku mafaranga yabo. Uru ni urundi rugero muri nyinshi zishobora kwerekana ko imikorere y'ikoranabuhanga izakoreshwa ndetse n'ubu bishobora gukoreshwa mu kugenzura abantu no kubahata icyo bakora. Bibiliya itanga umuburo mu buryo bwahuranyije yuko ntawe ukwiriye kwiringira cyangwa kwirata ubutunzi bwe bwo mu isi kubera ko atari ubwo kwiringirwa. Mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 6 ku murongo wa 17 haranditse ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana kugira ngo tubinezererwe. Kubera iki Bibiliya ivuze yuko ntawe ukwiriye kwiringira ubutunzi bwe bugaragara, by'umwihariko abatunzi bo mu by'iki gihe, ni uko uretse kuba bwagenda isaha iyo ari yo yose, ahubwo Satani ashobora kubukoresha no mu guhata nyirabwo igihe cyose atiringira Imana. Kandi mu gitabo cy'ibyahishuwe naho hatweretse ko ikibazo cy'ubutunzi cyangwa se ubukungu ari ikintu kigomba gukoreshwa mu gihe cy'ikimenyetso cy'inyamaswa. Na Yesu Kristo yaravuze ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Mbese ntimubona neza muri aya magambo ya Kristo ko yagaragaje ko ubutunzi bushobora guhagarara neza mu mwanya wa Satani bugahinduka wa mutware wundi uhanganye n'umwami Imana? Niko byanditswe. Iyi niyo mpamvu rero na Satani agomba kubukoresha muri iki gihe cy'imperuka. Kandi kugira ngo ubu buryo bwo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga buzajye bwemera muri iyi si nshya y'ikoranabuhanga gusa, digital world, bizajya bisaba umuntu kuba afite imyirondoro mishya y'ikoranabuhanga ari ikubiye hamwe muri irangamuntu y'ikoranabuhanga. Bivuze ko igihe kizagera iyi rangamuntu isanzwe ikoreshwa igatakaza agaciro. Mu kwa 9 tuzatangira gufotora kugira ngo bahabwe indangamuntu ikoranabuhanga.
ubwo bivuze ngo ni itegeko ko buri munyarwanda wese akoresha indangamuntu y'ikoranabuhanga cyangwa ni amahitamo y'umuntu, hari uzahitamo gukomeza gukoresha isanzwe cyangwa twese dutegetswe gukoresha iyo ndangamuntu nshya izaba igezweho? Navuga ko ni itegeko kuko azaba ari indangamuntu ije gusimbura iyi dusanzwe dufite. Murabizi turi mu ikoranabuhanga rikura umunsi ku wundi. Iryo twari dufite nayo yego yarikoranye ubuhanga, ariko tuba natwe turashaka gukura nyine tukagendana n'ikoranabuhanga igezweho uyu munsi. Bivuga rero ngo umunyarwanda wese azafata iyi ndangamuntu. Niba mwagiye mubona no ku maposite yacu hirya no hino handitseho ko ari umuntu wese uzayifata kandi izahera umwana ukivuka. Bitandukanye n'uyu munsi, murabizi ko uyu munsi umuntu yafataga indangamuntu ari uko agejeje imyaka 16, ariko uyu munsi umwana uzavuka nawe azafatwa kugira ngo nawe abashe kubona indangamuntu ikoranabuhanga. Kugeza ku bantu bose, ni ukuvuga birumvikana ko ari abantu bose. Iyi ndangamuntu rero izaza nyine isimbura iyo dufite. Biravuga ngo buri muntu wese agomba kuzayifata. Uburyo bwo gutanga irangamuntu y'ikoranabuhanga buri gukorwa mu bihugu hafi ya byose byo ku isi, ikitwa izina runaka ikurikije igihugu irimo, ariko imikorere yayo ni imwe kandi ihuriweho ku isi yose. Mureke tubanze turebe n'aya makuru yandi atangaje aherutse gutangazwa kuri irangamuntu ikoranabuhanga, tugira icyo tuyavugaho tugana ku musozo. I've got some more breaking news for you this evening. The World Bank is now beginning its digital ID with one frightening goal. Mbafitiye amakuru mashya uyu mugoroba y'uko Banki Nkuru y'Isi yatangije gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga ifite ino ntego imwe iteye ubwoba muri gahunda zayo. The World Bank is admitting that a digital identity. Banki Nkuru y'Isi iri kwemera yuko irangamuntu y'ikoranabuhanga itazakora nk'isanzwe. Baravuga yuko amakuru yose y'umuntu agomba gutangwa kugira ngo bizajye byoroha kumenya abanyabyaha n'abatari mu murongo w'abandi no gutuma ubuzima bwacu bworoha. This is a shocking admission from the World Bank. For years they've been telling us that we need a digital identity in order. Uku nuko kwemera ibintu gutangaje guturutse muri Banki Nkuru y'Isi, kandi mu myaka myinshi bakomeje kutubwira yuko dukeneye irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kugera kuri serivisi mu buryo burushijeho kuba bwiza. Ubu baravuga ko amakuru yose bwite umuntu agomba kuyatanga kugira ngo ibyo bigerweho. Ibi niba koko ari iterambere cyangwa ari byo kwitonderwa, ni ikibazo buri wese agomba kwibaza. Now Singapore has taken several advanced and none muri Singapore bateye intambwe yihuta kandi iri imbere cyane yo gushyiraho imikorere y'irangamuntu y'ikoranabuhanga inahuzwa n'amakuru akurwa ku mubiri w'umuntu bigakoreshwa kugenzura abayirimo. Ubu Banki y'Isi iravuga yuko ishaka ko imeze nk'ibyo bikorwa hashoboka hose kugira ngo isigire umutekano. Iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga muri Singapore ni urufunguzo rwo gutuma umuturage abona serivisi zose zaba iza leta n'izindi akeneye ahandi hatandukanye. Ibi byose babigezeho biturutse kuri Banki y'Isi n'ubufatanye bwayo n'ibigo by'ikoranabuhanga. Iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga muri Singapore yiswe SingPass. Kandi si Singapore yonyine, ahubwo no muri Dutch, leta yasohoye video yo kwamamaza ejo ishishikariza abaturage kugira irangamuntu y'ikoranabuhanga no kuba ariyo bakoresha gusa. Baravuga ko atari muri ibi bihugu gusa, ahubwo bagomba kubigeza mu isi yose. Ni murebe uko byari bimeze. So, have a look at my digital identity. Reba irangamuntu y'ikoranabuhanga ngewe nkoresha. Mfite ikarita hano, uru ni uruhushya rwanjye rwo gutwara ibinyabiziga n'ibindi byangombwa. You got to be kidding me, right? Ariko wari murankinisha. You carry all of this in your pocket? Ibi byose uracyabitwara mu buryo bugaragara mu mufuka wawe? Yego. I do it with just my phone. Ngewe ibyo byose mbifite muri telefone gusa, nkoresheje uko leta yatubwiye. Ubwo buryo bushya dukoresha ni irangamuntu y'ikoranabuhanga twahawe na leta. And it is the nation's trusted digital identity. Ni uburyo bwiza kandi bwizewe bw'ikoranabuhanga bw'igihugu. Reka nkwereke uko bimeze. Muri Singapore tubyita SingPass. Urabona iriya nyuguti ya I kwiri mu mukara, hari akadomo hejuru n'umurongo munsi. Bino bihagarariye ibintu bibiri. Icya mbere bihagarariye umuntu kuko iyi nyuguti yashyizwe mu ishusho y'umuntu. Icya kabiri nureba ubyitondeye, ino nyuguti irasa nk'ahinjizwa urufunguzo. Ibyo nabyo birasobanuye ngo amakuru yawe arabitswe muri irangamuntu y'ikoranabuhanga, ndetse icya kabiri kandi cy'ingenzi cyane
ni ukugaragaza ko irangamuntu y'ikoranabuhanga ari uburyo bwo gufungura amarembo yo kwinjira mu mahirwe y'isi y'ikoranabuhanga. Muyikoresha mu biki? Dukoresha irangamuntu y'ikoranabuhanga muri gahunda za leta, nk'igihe dushaka amazu cyangwa se kwishyura imisoro cyangwa se kugera ku kwivuza. Ibyo byose ntitugikenera ibifatika. Mbese muratekereza gukoresha uburyo nka buriya kandi biri ku isi yose, guhera ku misoro, aho uba, ibyo ugura kandi ugurisha, byose bigenzurwa na sisiteme imwe? Nimutekereze ko iyi tekinoloji yose bigenda bigahurira muri sisiteme imwe y'isi igenzurira ikoranabuhanga ryose. Aha niho bashaka kubyerekeza, ndetse niho twerekeje nyine. Baravuga ko bari gukoresha iri koranabuhanga kugira ngo boroshye ubuzima bw'abaturage. Ariko ku kiguzi kihe? Ku kiguzi cy'uko bashaka kwambura uburenganzira bwanyu mu muntu wese no kubyo akora byose bakagenzura isi. Uku ni ukwisubiramo kw'ibihe by'umwijima. Aho ubuyobozi bugenzura isi yose kandi butemera Imana, ubu noneho bugiye gukoresha ikoranabuhanga mu kugenzura abaturage. Ububasha bufite ibi ni ubuhe? A globalist organization that has already demonstrated their disregard for national sovereignty and individual rights. Hagomba kuba ari umuryango uyoboye isi utita ku busugire bw'ibihugu no ku burenganzira bwite bw'umuntu ushaka kugenzura byose. Ibi tugomba kubimenya mbere y'uko igihe kirenga. Birumvikana neza ko ubu ari ubugenzuzi bwuzuye ku bantu bose mu bihugu bimwe na bimwe, aho irangamuntu y'ikoranabuhanga igeze kurikoreshwa ku kigero cyo hejuru cyane. Urugero nko mu Bushinwa hahise hashyirwaho uburyo bwitwa ngo social credit score. Ubu bukaba ari uburyo buha amanota buri muturage wese bukurikije imyitwarire agira ku mategeko ya leta, aho iyo ugize ikosa ukora cyangwa se ukagira itegeko rya leta ubusanya naryo mu Bushinwa, iyi sisiteme y'irangamuntu y'ikoranabuhanga itangira kugabanya amanota yawe y'imyitwarire. Uko ukora ikosa amanota agabanuka, kandi uko ayo manota kugabanukaho bijyanirana no kugenda ubuzwa uburenganzira runaka kuri serivisi zimwe na zimwe. Iyo ayo manota y'ikoranabuhanga ajyanye n'imyitwarire yawe agushizeho, bitewe wenda n'uko uwo muturage aba yaragiye yica amategeko runaka ya leta yo mu Bushinwa imwambura uburenganzira bwe hafi ya bwose, agasigara nta kintu na kimwe yemerewe gukora nko mu mirimo ya leta no mu yindi mirimo y'ingenzi. Bikaba binorohera leta kumutahura mu bandi nk'umunyabyaha. None uburyo nk'ubu ntibushobora no gukoreshwa ku batazemera amategeko y'isi abangamiye gukurikiza amategeko y'Imana, wenda nk'itegeko ry'icyumweru? Igisubizo ni yego, kubera ko iyo dusomye mu gitabo Wifuzwa ibihe byose mu gice cya 12 umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo mu gihe cya nyuma cy'intambara ikomeye barwanya Satani, abazakomeza kuba indahemuka ku Mana bazavutswa inkunga yose yo mu isi. Iyi nteruro mu ngeri yindi y'iki gitabo aya magambo yakuwemo iravuga ngo mu gihe cya nyuma cy'intambara ikomeye barwanya Satani, abazakomeza kuba indahemuka ku Mana bazakurirwaho uburyo bwose bubafasha mu isi. Ubwo ni ukuvuga uburyo bushobora gutuma bakora mu isi. Ariko bazavutswa buno uburenganzira bitewe n'iki? Igisubizo umuhanuzi yatanze kuri kino kibazo mu magambo akurikiraho ni ingenzi cyane, nk'uko kino kibazo ubwacyo nacyo ari ingenzi cyane. Yahise akomeza arandika ngo kuko bazaba baranze kwica itegeko ry'Imana ngo bumvire ubutegetsi bw'isi, bazababuza kugura no kugurisha, maze ku iherezo bazategeka ko bicwa. Ariko abazumvira Imana bahawe iri sezerano ngo uwo ni uzatura aharengeye yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Birumvikana rero ko byari byarahanuwe ko hari kuzabaho imikorere mu isi izakuramo abantu bose batazemera amategeko y'isi, ikabambura uburenganzira bwabo bwose, kuko bazaba bari kumvira Imana kuruta abantu. Ikindi kandi tugomba kuzirikana, ntabwo muri kino gihamya handitse ngo abantu b'Imana bazibuza kugura no kugurisha, ahubwo haranditse ngo bazabuzwa kugura no kugurisha. Kubera iki? Kubera ko bazaba baranze kwica amategeko y'Imana ngo bumvire amategeko y'isi. Mureke noneho dusoreze kuri inshamake y'ibyo twize muri iki cyigisho cyose. Tubonye ko muri Bibiliya, cyane cyane mu mvugo y'ubuhanuzi, ijambo umubare ari ukwigaragaza ko imikorere ya nyirawo ariyo sisiteme ye. Ubwo rero umubare w'izina ry'inyamaswa tubonye ko bisobanurwa ngo ni imikorere cyangwa se sisiteme igaragaza imico y'iyo nyamaswa ari y'ubupapa, kandi iyo mico yose nayo twayibonye. Noneho nidufata rya somo ryose tukarisimbuza ubusobanuro bwaryo bwose tubonye uko bwakabaye,
ubwenge, ubwo iri somo rivuga ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666. Iri somo mu busobanuro bwaryo bwuzuye tureta turisoma ngo aha niho ukumvira amategeko y'Imana kuri. Uwumvira amategeko y'Imana nasobanukirwa iyo mikorere cyangwa se iyo systeme y'ubupapa kuko ari imikorere y'abanyabyaha kandi ni y'agahato ibuzanya kumvira Imana, ari byo gutera abantu kwica amategeko yayo ndetse igizwe no kuramya kw'ikinyoma. Bivuze ko izakoreshwa mu gutuma abantu bumvira icyumweru. Umuhishuzi Yohana yeretswe abatabarutse banesheje umubare w'izina ry'inyamaswa baramutangaza cyane. Aba ngaba ntabwo ari abantu bazaba bararwanye n'ingofero ya papa yanditseho Vicarious Firidei, ahubwo ni abantu bazaba bararwanye urugamba rukomeye rwo kwizera ubwo isi yose izaba yabakuye muri systeme yayo kuko bazaba baranze kwica amategeko y'Imana by'umwihariko isabato ngo bumvire amategeko y'isi nshya, ariko bagakomeza kugundira amasezerano y'Imana batemerewe kugura no kugurisha kugeza Yesu Kristo agarutse. Tubonye ko iyi mikorere yo kwambura abantu umudendezo ubu yatangiye kubakwa mu isi ndetse yenda kugera ku iherezo ryayo, ikazaba yubakiye ku bintu bitatu birimo irangamuntu y'ikoranabuhanga no gukoresha amafaranga agenzurwa ariyo y'ikoranabuhanga ndetse no kuba ufite telefone igezweho smartphone izajya ituma ubasha gukoresha ibyo byose. Nta na kimwe muri bino bikoresho bitatu kirahinduka umubare w'izina ry'inyamaswa kugeza igihe kubikoresha bizaba bigusaba kwica amategeko y'Imana, bitewe n'uko twabonye ko byaba ukwakira ikimenyetso cyangwa izina ry'inyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo byose bishingiye ku gipimo cyo kumvira cyangwa kwica amategeko y'Imana. Iyi mikorere nitangira kubuza abantu kuyikoresha keretse gusa ari uko babanje kwica amategeko y'Imana, umuntu wese uzahitamo kumvira abantu kuruta Imana agahitamo wenda gusinya cyangwa se kwemera ko azumvira ayo mategeko kugira ngo ahabwe uburenganzira n'ab'isi cyane cyane bwo kugura no kugurisha, azaba agaragaje ko yemeye iyi mikorere y'inyamaswa kandi ubwo azaba yakiriye umubare w'izina ry'inyamaswa. Uwiteka yaduhaye umucyo utandukanye nk'ubwoko bw'Imana w'icyo tugomba gukora twitegura kugira ngo tuzarindwe agahato gaturutse kuri iyi mikorere y'inyamaswa, birimo nk'umucyo twabonye wo kwimukira mu cyaro aho ikibazo cyo kugura no kugurisha kitazaba gikomeye cyane nk'uko kigiye kuzaba kimeze mu mijyi, ndetse no kumenya guhinga ibiribwa byawe aho gutegereza kubikura ku masoko gusa, no kugira ubuzima budashingiye ku ikoranabuhanga, no kwirinda hamwe no kwivura ukoresheje imiti 8 karemano aho gutegereza ko uzajya uyikura mu bitaro, kandi by'umwihariko tukiringira Imana muri ibi byose kuko ari idushoboza gushyira mu bikorwa bino byose. Uhereye ubu ngubu Imana yabiduhereye kugira ngo bizaturinde iyi mikorere iy'ubuhanuzi bwise umubare w'izina ry'inyamaswa. Ibi ni byo tugomba gutindaho dusaba Imana kutubashisha kubishyira mu bikorwa mu cyimbo cyo kwirirwa tujya impaka, kuko nibyo gusa bizaturinda uyu mubare w'izina ry'inyamaswa. Ibisigaye bene data, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese mu izina rya Yesu Kristo. Maranatha. Hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi, umubare ni uzarangiza isi. Hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi.